kugira ngo tureke ibintu by'imikino irangara. Uvira yafashwe kugira ngo icyo kibe clear. Uvira yafashwe 100% ndetse ku mugoroba hakozwe amasuku, kandi nkuko igoma yakozwe amasuku ndetse hamaze iminsi igera ku cyumweru hacyumvikana amasasu mu makaritsiye, ni kw'imigi ifatwa. Mbabazi iyo mbonye ko Kisekedi cyangwa abantu ba Kongo n'abi Burundi batabona yuko Trump ari mu ruhande rwa M23, ukuri ubivuga ushingiye kuri inyuma ya M23, amahirwe chance ari inyuma ya M23, n'Imana iri inyuma ya M23, na Yesu ari inyuma ya M23, na Mwuka Wera ari inyuma ya M23. Wese imbwa itarakingiwe iyo Mbayahaga wavugaga nisaze ngo Mbayahaga yavuze ngo ki nari gushaka inyito ikubereye. Mbayahaga nari nzi ko ndi mu mukubaze hukwe rwose. We yabivuze iki bya Uvira? Mbayahaga yavugaga sinjya numva mubeshya ngo ni umuntu w'Imana. Apotre Mbayahaga buriya yari kuvuga ari umuntu w'Imana, hari n'abakeka ko yeretswe. Yavuze ngo iki ku bya Uvira no ufatwa ryayo ngo n'abasoda ba Burundi ngo n'ukuntu bitakunda ngo ari mu bantu birahiye barirenga hafi kuvuga ati yaratangiye kugenda avuga ngo FDNB ni igisirikare gikomeye ngo gihanganye ngo ni gisoda cy'u Rwanda ngo Uganda ngo abazungu sinza abo mu bihugu yavugaga bose ngo bari inyuma ngo FDNB nimba ari umunyakuri se sindi umunyarwanda sinkunda u Rwanda n'abayobozi b'u Rwanda. Warumva mvuga ko RDF yafata Amerika yatera igisirikare cya Amerika gitsinda? Warumva mbivuga? Warumva mvuga se ko yatera igisirikare cy'Ubushinwa kagitsinda cya cy'Uburusiya? Biba bimaze iki? Burya n'ukora fanatisme ugomba kugira imbabwo ugarukiraho. Igisirikare cy'u Burundi kugihanganisha n'icyo Rwanda ni nkuko mu Rwanda nese si imitwe mu Rwanda yose garde présidentielle abajepe ba Rwanda na daso. Ibyo se bimaze iki kuvuga ngo umugabo wanjye ari umudaso, ngo kubera ko umugabo wanjye ari umudaso ngo buriya ngo daso ngo yihuje ngo n'abajepe ngo hehe ngo daso urayizi. Ibyo ntacyo bimara. Nimba uri na fanatike burya ubutangiye kugaragaza ubugoryi. Niyo mpamvu nkunda bw'abantu ngo hari igihe uba fanatike burya ko umufanatike bishobora kwemerwa no kubahanga b'abahanga, ariko niho menyera ni utari ikigoryi. Screening y'abaturage bose bagakuramo icyitwa FDLR ntiyabi ivuyeyo. Igisubizo kimwe cyonyine gishoboka kugira ngo uvane FDLR muri Kongo nuko ibice byose bya Kongo bifata ku Rwanda byaba igihugu kigenga kandi kiyobowe na M23. Cyo bishya bigana urumva ngo baturasheho Cibitoke ariko ngo turangira ngo turabasubiza nyine ngo tubabuza ngo tubigizeyo kugira ngo badakomeza kurasa Cibitoke. Yibagirwa kuvuga ko ahubwo bo babanje guhagarara Cibitoke bakarasa muri Kongo, bakarasa abaturage. Ngenzi ikigo cy'amashuri barasha abana barapfa. Icyo kigo kiri hagati ya Kamanyora, muri Kamanyora. No, icyo kigo manza kiri hagati ya Bukavu na Kamanyora. Sindi kwibuka neza. Ariko barashe ikigo cy'amashuri bro. Noneho ukibaza mwarasha amabombe 20 muyavana Cibitoke murasa muri Kongo. Barabavuga ati nyamaze iri mukomeza kurasa ku butaka bwa Kongo muri ku butaka bw'u Burundi ntago turabihorera. Barangije bohereje 2 gusa. No bohereje ibisasu 2 byonyine. Ariko M23 ifite kundi gukubita igisasu kazacyumva imyaka myinshi. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo, miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda, miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshal Real Estate nona. Wihangayika, habonetse muganga gakondo ukoresha imiti iva mu bimera. Muganga gufasha mu ndwara zikurikira: waba warabaswe n'ingaruka zo kwikinisha, niba kandi mu mabanga y'abashakanye bitagenda neza, ngwino tugufashe kubivuza indwara zikurikira harimo umwijima, impyiko, amibe, igifu, umutwe, prostate, imitsi ndetse no kubyimba. Namwe turabafasha. Akarusho kandi kubivuza indwara zirimo nk'amarozi, abatugezeho baratwirahira.
mahanga namwe ntihangayika kuko imiti yacu ibageraho byoroshye. Dukorana na DHL tukabagezaho imiti mu gihe gito. Bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero uri kubona kuri screen yawe. Yes, igitondo cyiza, reka ngusuze udukurikira umunsi ku munsi. Ni Urugendo Online TV, ndetse ushobora no kudusanga no kuri Inside Rwanda Media. Nitwa Gakire Samu, nizere ko udukurikiye uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda umeze neza cyane, kandi nabwo nimba bitameze neza wihangane, bucyana yandi mugani w'Abanyarwanda. Ni kuri mikoro ya mbere ni Gakire Samu, ku ya kabiri ndi kumwe na nakiriye butari ubwa mbere, asanzwe n'ubundi tubana hano muri izi studio, Apotre Mutabazi. Waramutse? Ya ndamahoro. Cyangwa hari indi titire yongero nkaba ntayivuze? Ntacyo byahindura. Hari ukuntu mu minsi yarishize tudahuye rwose, aryo n'umuntu ugasanga wakoze graduation, ugasanga abaye doctor, ugasanga niye bagiye kuyishyira kandi kwiga biravuna. Izo ni scam. Izo ibyo bintu bya doctora bikenewe mu ishuri mu buganga, handi bavuga bati byibuza nakantu katumenyesha ko nimba ndi nka doctor mu buvuzi tubera tumenyesha ko hari basics uzi, ariko buriya nabo ntago bareba icyo gipapuro gusa, bareba n'ubumenyi. Ubundi ari ikintu ubundi abazungu baha agaciro cyane, icyo bita experience, donc attestation de bonne fin. Donc ahantu wakoze bari kurecommending, ahantu wakoze bavuga bati yakoraga rye muri icyo bita CV. Yego CV. CV uvuga ngo hanze ushobora kuba warize shimi bari gushaka umukesi, ariko ukabagaragariza ko hari ibigo wakozemo kuri kese imyaka 20. Ibyo bigo bahamagara umukoresha, yarahakoze yego, bakareba nyine ibyo wakoze, urwego rw'ibyo bigo, ubunini bw'akazi kaba kari muri ibyo bigo, barangiza kuverifya ya CV bagahita guha akazi. Mu gihe nko mu bihugu bya Afrika no mu Rwanda rurimo kandi ngo ntago wizi ibintu bya contability accountancy, ngo hazu accountancy fresh avuye ku ishuri ntiyanabyumvaga, na tepe barayimukoreraga cyase barakoraga kaza bandika izina rye. Mu byukuri nubona n'ibihugu bikennye uzamenye ko nyine bifite ibibazo uvuga ngo gutya na gutya. So reba nk'urugero ikibazo cyari kiri Kayonza, bure muntu bagiye kumuhamya barigeze bacekinga experience ye. Donc kuvuga ngo uyu mugabo ku bintu byita decision making ahagaze ate, iyo ahuye n'ikibazo mu bantu ayobora kugishakira ibisubizo ahagaze ate, ese ubundi gukora under pressure dipisa muri nabi batari kubyumva kimwe n'uyu nguyu ese azi kujera iyo pressure, azi gufata umwanzuro ubereye ukwiriye, ese abihindura ingate yari muri interview wenda n'urugero akenda guseba. Ari umunyamakuru cyanjye yeguje meya wa Kirehe, nimba ntari kubyibagirwa neza, ariko n'uwa kera suwa vuba, yamuzanye muri studio ya radio, za radio zo mu baturage byumba tugira twishingiro imeze nabi mu busesenguzi bwa Kongo, ariko andi maradi yageze kwishingiro bameze nabi mu busesenguzi, bafite 100 amasaha 10 ibe Gicumbi, ariko ikora kurenza izi Kigali ku bijyanye n'ibyo muri Kongo. Wagira ngo iri Rubavu n'iki ne so kandi ikindi ikora advocacy ku baturage, sinzi nimba ari ndi bikora nkayo. So ku bantu bibyumba barayikunda cyane nyine, niyo biyumvira kurumva nyine, kandi barabakorera pe. urumva ko barezinze abanyamakuru b'ibihanganje. So noneho yamuzanye kuri radio y'abaturage, arangije aramubwira ngo none se ngo kuki mwahaye kontra Rayon Sport kandi mufite ikipe y'akarere. Meya afata umwanzuro wo kuvuga ngo nta kontra twahaye Rayon Sport, kandi umunyamakuru yafite kopi yayo yanayisikanye nimba ari gusikana, ahita abwira ko ngabyibyuma barumva yari radio ariko bafite live ya YouTube, ahita abwira abanyamakuru ati wari uri kubanga byuma ati shyiraho ya document, bashaka ku mwanya ngo bitajya, aravuga ati ndavuze ngo nigeho. Igiyeho meya nyine haciyemo nk'iminsi 3 baramweguza. Abamweguzaga amakuru yangezeho baramubwiye ngo ikibazo ntago ari uko mwahaye kontra Rayon Sport, cyo kibazo
ahubwo kuki wabeshye kuri kamera, wabeshye live. Umunyamakuru akubajije ibya kontra ya Rayon Sport wumvaga abyeretswe na Mwuka Wera. Ntago ikibazo ari ibyo wari wakoze, ahubwo ni uburyo wabimanaginze. Hari abantu rero bagira abayobozi batazi kujera crise. Mutabazi navuze ngo Rusesabagina niba murekura nzareka kuba inkotanyi. Bamurekuye abanyamakuru bose banyuze yo ndavuga no ntago twamurekuye. Twamukatiye. Amerika tuyisubiza imfungwa yayo kandi n'imfungwa z'abantu bacuruje ibiyobyabwenge mu Burusiya. Amerika yakemereka guhana n'igisasu cya kirimbuzi ariko ukabaha umuntu wabo kuko nta muntu wo munyamerika ufungirwa hanze ya Amerika. Nta muntu n'uwango ntarike ngiye navugaga yuko kuri ya Blinken yaje avuga ngo aramutahana atarakatirwa. Ibyo ngibyo tudashobora kubikora. Ibyo kuvuga ngo ninde ngo indege ngo wayishyuye nubwo kira kibazo cyarambangamiye ko atari nge wakibajijwe. Cyewe mba numva byaba arofera nkakibazwa nkahita nanegura inshingano nkahita nzirekura. Unuwango kama kuri uri munyamakuru ari Jazira ngo ariko ngo minister ngo ninde wishyuye indege yazanye Rusesabagina. Hariya nagomba guhita ndira kuri rasa nibutsa abaturage ba Nyabimata. Urabona Nyabimata ari umumama ufite utwana tubiri. Umva muvande yari kugerageza kugaruka ku ndege n'uwo yishyuye niyo byari kumutwara amasaha 5 ntago byari bugaruke. Nagomba guhita mucengeza Nyabimata yashkanga kujya Nyabimata nkamuseseka Nyabimata indege n'uwo yishyuye rwose bikarangira. So nuwango ugomba kuba ufite your art, ufite your talent. Yes. Yago Mutabazi ubu turi kuvugana ntago ndi bwirwe nonyo ku ruhande tuyigita tujya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turamanuka tujye Sud Kivu. Uvira yari yarabaye Uvira. Uvira abarundi bati Uvira ne jamais tombe. Aba Kongomani bakoresha social media bati mwakinishije Goma, mwakinishije Bukavu ariko ntimuzakinisha Uvira. Uvira irarinzwe. Hariya muriya iriya mbwa yasaze ngo Mbayahaga yavuze ngo nari gushaka inyito ibereye. Mbayahaga nari nzi ko ndi mu mukubaze hukwe rwose. We yabivuze iki bya Uvira? Mbayahaga yavugaga sinjya numva mubeshya ngo n'umuntu w'Imana. Apotre Mbayahaga buriya yari kuvuga ari umuntu w'Imana, hari n'abakeka ko yeretswe. Yavuze ngo iki ko bya Uvira no ufatwa ryayo ngo n'abasoda ba Burundi ngo n'ukuntu bitakunda ngo ari mu bantu birahiye barirenga hafi kuvuga ati yaratangiye kugenda avuga ngo FDNB ni igisirikare gikomeye ngo gihanganye ngo ni gisoda cy'u Rwanda ngo Uganda ngo abazungu sinzi abo mu bihugu yavugaga bose ngo bari inyuma ngo FDNB nimba ari umunyakuri se sindi umunyarwanda sinkunda u Rwanda n'abayobozi b'u Rwanda. Warumva mvuga ko RDF yafata Amerika yatera igisirikare cya Amerika gitsinda? Warumva mbivuga? Warumva mvuga se ko yatera igisirikare cy'Ubushinwa kagitsinda cya cy'Uburusiya? Biba bimaze iki? Burya n'ukora fanatisme ugomba kugira imbabwo ugarukiraho. Igisirikare cy'u Burundi kugihanganisha n'icyo Rwanda ni nkuko mu Rwanda nese si mitwe mu Rwanda yose garde présidentielle abajepe barwana na daso. Ibyo se bimaze iki kuvuga ngo umugabo wanjye ari umudaso ngo kubera ko umugabo wanjye ari umudaso ngo buriya ngo daso ngo yihuje ngo n'abajepe ngo hehe ngo daso urayizi. Ibyo ntacyo bimara. Nimba uri na fanatike burya ubutangiye kugaragaza ubugoryi. Niyo mpamvu nkunda bw'abantu ngo hari igihe uba fanatike burya ko umufanatike bishobora kwemerwa no ku bahanga b'abahanga ariko niho menyera ni utari ikigoryi kuko iyo uri fanatike ku Burundi n'u Rwanda ugera ku bushobozi bw'ibisirikare ko bata RDF mugabira iri imbere ariko nanone unyine ugahita noneho ugororoka garuka muri fanatisme yavuga uti ibyo turwanira turi mu kuri ukajya kuri narrative y'ibyo mu Rwanda n'uburyo ari ukuri aho ngaho nkakumva. Ariko iyo ugeze n'ahantu uvuga ko ari Pacino asumba DJ Pius ndavuga nahuye n'ikigoryi nta nubwo kizi ibyo bafanamo naho batangira naho bagarukira.
kandi ntabwo byemewe kuba ikigo ry'uri umuntu w'Imana. Gushyigikira leta iriho iwanyu nubwo yisha abantu 2015 ikabicira mu mihanda, izo mbonera kure ukabirebera ukabireka, reka tuvuge ko I don't know, ibintu by'ibihugu burya n'ubumana iyo bihuye hari ukuri buryo hari igihe usanga dushaka ku bantu b'Imana ibirenze ibyo twakabashatsemo, ariko nanone wikinjira mu mirongo y'ubugoryi. So wenda ibyo tugaruke ku byo bavugaga ngo byatombe neja metombe, bibuke yuko ibyo bintu babivuze kuri Goma. Yego. Kandi hari imvuga ivuga ngo les chiens ne changent pas leur façon de s'asseoir. Bavuze ko ari haje imbonera imbwa ntago zijya zihindura uburyo zicara, uzazirebaho nizo ku bwa Adamu, nizo ku bwa Eva, nizo ku bwa Habyara. Les chiens ne changent pas leur façon de s'asseoir. Nuvuga ngo nimba barabikoze kuri Goma ntibijya bihinduka imbwa, ntago no kuri Goma gusa. Nje mpora numva bavuga ngo RDF ngo bayimereye nabi, ubwo nabi Kinshasa. M23 uvuze M23 uvuze RDF ubwo bo bavuga ibyo bashaka, ariko byo nta nabyinjiramo kuko nacyo kibazo. Cyane ko nje Mutabazi RDF igiye gufasha M23 utekisa ko nta bishyigikira se, azurungazi bakoze calculations zabo bakabaza uburyo bazabihendoringa mu buryo bwa international laws and everything. Ibyo rwose gutiya ko nabijyamo, aho ko navuga nti ahubwo sawa, ibintu bigiye kugira gute kujya byakorwa kandi bikorwe mu buryo busobanutse, kuko ntago abanyafrika turi abantu bo kugira akanyuguti by'uraba ngo sovereignty guteranyaho FDLR egari combien ngo iri inyuma y'inyajwi ngiburizwamo. Hari ibintu turi abantu twahawe n'Imana ubwenge. Iyo rero umuntu arimo ashyira imbere utwo tujambo ngo twa sovereignty, imipaka ya Bismarck bakoreye iberere akayirutisha uburenganzira bw'abarwandofone Retutsi Kongore bamenenganishijwe bamaze imyaka irenga 20. Njyewe najyaga njya gutereta nigasiziye mu primaire, umukobwa witwa Nyabami na Nyafaranga nciye mu isipure y'iwacu, bivuze ngo yaratuye hirya yayo. Nyabami na Nyafaranga urumva ari amazina y'abatsobe cyangwa se bake no yari yarahunze ava Kongo, icyo gihe byari 98 97. Abanyamurenge bari mu Rwanda bari impunzi, umuntu abimpunzi imyaka 30. Noneho uyu munsi FDLR yamaze gutezamo ni nkaho no kugaruka atazapfa garutse. Shobora no gusanga wenda amasambu y'uwaba ahingwa na FDLR, nta nubwo ushobora gusanga ni nako bimeze. Ugasanga abantu baraho barasakuza gusa ngo sovereignty ngamabuye. Hari ibintu banda ntumva. Amabuye arusha agaciro abanyekongo miliyoni 10, numvishe Trump avuga muri signature ya Washington. Tugaruke rero. So n'abantu bamenyereye ibintu byo kuvuga ngo M23 ngo bari kwikubita ngo bayahagije, ariko ngategereza ko bazavuga gace bafashe nka hebo ubwo bigaruriye. Hari n'igihe bavuga ngo bakigaruriye. No muri ibintu bya Uvira baravuze ngo nimba ari barifotoza menya nimba rakitwa ngo iki bavuga ko bigaruriye. None ukibaza nimba muri abanyakuri. Nakubwiye ko nemera ko ufite bias, ariko hari mirongo utarenga. Ningabya nijya numva bahimba abantu ngo bapfuye kuri izi mbuga. Uvuze ko umuntu yapfuye nyirubwitaka ko bwirangara hari ikintu kimwe, nta muntu ubeshya ko umuntu ahari, kuko nese wabibeshya ute? Wabibeshya si igihe kingana iki? Rega ikibazo wabibeshya ndabyumva, ukabeshya si igihe kingana iki? Igihe kirabisobanura. Hari ibyo ngibyo barabeshye ko Ariel Sharon yagiye muri koma imyaka irenga hari 5 nimba mbyibuka neza. Gusa byajyana nabisire kubeshya yuko ariho. Ariko hari ibintu utabeshya, kuko urabeshya ukwezi kumwe kwa kabiri hari ahantu bizaba ngombwa yuko utari bubeshye. Iyo ubeshye ngo Uvira yabaye tombe, at least byibuza ufite imbaraga zishobora kongera kuyifata muri 3. Nimba ubizi ko nta mbaraga ufite zo kuyifata, ibyawe ari ukusakuza no kuba Kisekedi yavuga ati dore barenze ku masezerano ya Washington.
ubundi ko numvishe batangiye no kwivuga Kinshasa ngo u Rwanda rwarinze ku masezerano Washington u Rwanda rwigeze rusinya ceasefire peace agreement ikwayo no guhagarika intambara. Uzi ko abantu batigeze banabasha gusobanukirwa impamvu Trump yavuze ngo haraza kubaho immediate ceasefire mu ijambo yavuze Trump akongera akavugamo n'ijambo rivuga ngo ikira ni ukuvuga ngo Trump ntago azajya i Doha kandi yari yatumye ubaka Qatar ngaze hariya ibintu bya ceasefire yabivuze ku kazi ko wa Qatar hari kandi ari uri kudiringa n'ibintu bijyanye ari uri muri mediation ibijyanye n'abari kurwana yashushe no mixing Doha na Washington kubera ko yazanye no Qatar aho ngaho ariko muri dokima basinye nyirizina ya dokima ntago wasanga mu ceasefire nise ceasefire bayandikamo peace agreement irimo ibikize no hari ibindi birimo bitandukanye none se harimo biriya nyine Olivier Jean Patrick Nduwingere yasinye harimo bya bindi Senator Vode yavuga ati nge sinabisinya nyine ko ati ntago wanzirikaho ati ibintu ati biriya amategeko turabikora tudusanzwe tuzirika abantu ibintu bagashiduka byabagonganya kurundi rwanda ariko bigahita binyereka ko nyine ntago wigeze ukora diplomasi wowe uri umunyamategeko kandi diplomasi hari uburyo batabakanya gute ku mategeko kandi ibyo bintu hari abantu bo muri diplomasi babikoze imyaka n'imyaka. U Rwanda rwigeze rurwana na Kongo ariko buriya Senateri Voda bakweretse yuko biriya bintu bikoze Amerika ikabitari mu ruhande rwawe wabwahagirana asundi Amerika itegereza ibyo wasinye n'amategeko n'ibyo bakuziritseho n'ibyo batakuziritseho itari mu ruhande rwawe kandi ikabifite inyungu muri Kongo byaba ari ibindi birambabaza iyo mbonye ko Kisekedi cyangwa abantu ba Kongo n'abi Burundi batabona yuko Trump ari mu ruhande rwa M23 ukuri ubivuga ushingiye kuri inyuma ya M23 amahirwe chance ari inyuma ya M23 n'Imana iri inyuma ya M23 na Yesu ari inyuma ya M23 na Mwuka Wera ari inyuma ya M23 uretse imbwa itarakingiwe iyo mbaye hago wavugaga niyo yonyine nzi muri ibyo muri abo bantu ndi kuvuga cyokoze n'abandi batari inyuma ya M23 n'abarundi na Kinshasa none se Imana ijye inyuma y'abantu babujije abandi uburenganzira Imana nukuyizi nikiteye Imana se wagize ngo yo igengwa na Bismarck ngo sovereignty ngo umuhati ntago Imana ari ukiteye M23 Rwanda iki irwanira ukuri Kongo ikarwanira iki iyo kuhangana n'urwanira ukuri wowe uri kurwanira ikinyoma bamwe bari kurwanira uburenganzira abandi barwanira kwisubiza ubutaka bwabo se ubutaka bwabo ryari bwagiwemo n'abanyamahanga ubutaka nubwo abaturage babutuyeho none mwabo birukanyeho imyaka 30 none sabo babwirukanywemo nibo babufashe nibo bagize gute ababwirukanwemo nibo babufashe nibo babugaruka ugeze komaze ikibazo ngo u Rwanda ruri kurwana na Kongo oya none sara amasezerano y'amahoro basinye Washington bundi ngiye ndibaza kuki bayise peace agreement iriya ashobora kuba ari nuko nta peace iri hagati ya Kongo n'u Rwanda bijyanye nuko Kongo yikomye u Rwanda nyuma yuko asinywe sibona bijyanye nuko Kongo igeze igerageza kurasa mu Rwanda bijyanye nuko Kongo yashyize intwaro igoma bajya gufata Goma hari intwaro zafata byibuza zarasa urigoma karasi Nyabihu kandi bari bafite na general nibari gakwerere nibarinde wambaye uniform ya FARDC nuwango bafite FDR rivanze na FARDC bafite imigambi yo gutera u Rwanda kuba byarabananiye ni kimwe ariko kuba Amerika yabahagarara hagati kabango reka habigira ibyo mwemeranya ni byiza uretse ko byanditse nabi do A a Z iriya peace agreement ubona implementation byanditse nabi ku buryo mpita mbona yuko uwabyanditse wagira ngo ateganya ko bitazigira bikukurikizwa ndeka nk'urugero urabizi neza ko impande ebyiri nta ruhande rwizera urundi yego no trust ninga byandi by'Idoha bavuze ngo proof ya trust ngo na mbere ko dusinya amasezerano ngo buri wese naho ndi imfungo Makenga ati rero mumpe
abagabo 700 bose mwafashe duhereye kuri Mwangacucu abantu bose mwakatiye umuntu wese wazize ijambo ririmo M23 wese mumufungure umwohereza igoma Kinshasa nayo yiga gatendo karimo ubwenge ariko buke cyangwa bucuramye baravuga ngo none natwe muduhereza abantu muherutse gupasingisha 7,000 b'abakomando kuko mbere ko bapasingisha bari abapolisi n'abasirikare ba FARDC izo ni matekwa none nyuma yo kuba matekwa mwaje kuzihindura ingabo zanyu ngamuzi dusubiza birengagiza ikintu kimwe Vigitwari ari muri mageragera ashatse yahitarahira muri FPR ntago right to choose abakiyitunze nubwo afunze yego ashobora rero nubwo bimeze bityo ngiye ndashaka guhindura ideology zanjye n'imyizerere yanjye ku bya politiki akiri mageragera akavuga ati ngiyewe ndashaka kugira icyo ntangaza bya bintu navuze ngo ndashaka urwibutso rw'abahutu mbivuyeho ndemera ko abaye genocide imwe y'abatutsi nibi mbese mwari magambo agahindura uruhande politically iyo umuntu afunzwe ntago free will ye ibifunze ntago uburenganzira bwe bwo guhitamo wabufunze niyo mpamvu ashobora gufungwa n'umwadepera akaba umusiramu ari muri mageragera urabyemera bivuze rero ngo ushobora gufata amateko ari FARDC ya mateko igahinduka M23 ntago ufite uburenganzira bwo kuyibuza kuba M23 can you prove ko babagize abakomando ku itegeko wafata n'ibihumbi 2 bagira abakomando ku itegeko wamuranyizwa abaye intwaro none se bahise bahindukira bakavuga ngo nukuvuga bamaze kuvuga AFC irwanira ukuri so magambo make ako kantu bari bazamuye kari akantu kari mu bwenge ariko bukeya bigaragaza urwiyenzo bigaragaza gushaka impamvu abantu bahisemo kuba M23 ngo ariko ngo mbere ko kubihitamo bari za mateko bityo niba dusubizanya amateko nabo mu bami none se 7,000 byose bifite umuntu bigenda inyuma abibuza kwidekarara yuko babashyize mu gikomando cya M23 ku ngufu mutaba ubu Amerika rero tugarutse hano bangwa u Rwanda rurwana na Kongo ntabwo u Rwanda rurwana na Kongo ahubwo Kongo ntago ibyirimo Kongo ifite amabuye Kongo ni uruhugu runini cyane Kongo ntago izi gukora umubare wa geopolitique ibintu byabo byose wagira ngo bazi ko ari cinema cyangwa ari agatwiko cyangwa ari umuziki bazi ko byose ari gukata umuziki bumva kwisaza bakajya ku mbuga bakigira abafanatike dore ntago ari ibintu biri flex ntago ari ko ibintu bikora ariko barwanye intambara yo kuvuga people die barwanye intambara yo kuvuga bazi kuvuga ikindi bazi ko kuvuga ngo twapfushe 10,000 ari ngo tubishinje u Rwanda ahubwo nge ndibaza wowe wapfushe 10,000 uruzuye mu mutwe wazipfushije uri kurwana kubiki kutazipfushije uri kurwana intambara kugira ngo abanyamurenge bamaze imyaka 28 29 30 mu Rwanda batahe utazipfushije uri kugira ngo nyabamena nyafaranga twari duturanye be batuye mu butaka bw'iwabo u Rwanda rwagize 2,000,000 zihungira Kongo nanjye nari ndimo nari nahungiye Kibumba mfite imyaka 8 imyaka ntarinze igera 2 bataraducyura mwebwe Kongo nize mbaraga mwashyizemo ngo mucyura abantu batabemera baracyura sabo batemera ko ari abakongomani ese ubundi mbere kubacyura abasigaye bahanyanyaza hari umunsi badapfa cyane abanyamurenge basigaye n'abanyamasisi hari umunsi baticwa hari umunsi izo FDLR zitaza kwasoresha sinigeze kumva utanga ubuhamya ngo baje kumusoresha inka bati inka naya niba ari magana ngahe bagakuba inka ufite igihe kimwe akaza kazitwara bakazitema bakirira uramutse uzi ubwoko bw'abanyamurenge urwego rukonsideramo inka si nko kugenda mu bazungu afata imbwa zose ukica wakumva yuko birarangira gutyo ugiye ukabikora nk'igikonkwana ukavuga ngo ndahera inka ni ikintu gikomeye inka urazifasha uraziriye ufasha abaturage bamwe urabaviyoye abafuderi bamwe baca mu tobo ntujye babona bari kuri mikoro kuri tubi bavuga ngo bari bafite batayo ishinzwa bakabaha mission yo gufata abakobwa ku ngufu n'abagore kuko ubu ni ku batabizi Angelina Jolie yakoze filime
ari kumwe na Denis Mukwege. Rero twe tugira imvugo ivuga ngo it is the mark of an educated man to entertain an idea without accepting it. Nubwo filime bayikoranye na Mukwege urumva aho byaganaga, ariko njye ndafata idea yari irimo. Bo bashaka kubikwegera ku Rwanda, ariko reka tutavuga ngo abo babikwegera nibandeka dufate the fact itself. Trump hari ikindi kintu yavugiye hariya atagomba kuvuga ngo kandi hazajya y'inkiko wowe nuranakemura ikibazo ngukiranura abavandimwe ararama nkaho wararamye urimo uvuga ngo ugiye ushyiraho inkiko. Ubwo se nko kubwira Makenga ngo Makenga we fata ukomeze, ahubwo nawe uvira wiyirebera izuba, kuko uramutse urekuye twaguseseka ICC abandi tukabaseseka muri Arusha ntazi zarizo. Hari ibintu ngere abantu bandika bavuga ariko are you mad? Ese ibintu muri kwandika muri kubona byakemura ibibazo koko? Angelina Jolie yavugaga yuko nyine hari ukuntu cyase muri iyo filime bagaragazaga yuko gufata ku ngufu bisigara intwaro y'intambara, arme de guerre. Kuko ubundi intambara irwanirwa kuri plan zigera muri plan politique, diplomatique, plan stratégique, plan tactique, ariko hanaza plan médiatique ariyo psychologique. Guerre psychologique. Buriya na cya kintu cyo bango uvira tombe kandi wenda bakabivuga hakiri utudondi turimo abantu. First of all, Kigali bavuga yuko yafashwe ryari. Kabiri, none se utekereza yuko Kicukiro, utekereza yuko umufare yasohotse mu kigo cya Kicukiro ryari? Nwango imiji yose yifashwe hasigara utuntu tw'utudondi turimo abantu ba kiresista, ariko nabo baba bizi neza yuko batakigaruza umujyi. Baba ari kuresista avuga ngo wenda wasanga ari umusada uraturuka Kinshasa, reka tube dukabye hano. Ariko akenshi bene uwo muntu yabonye umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu yivanamo, kuko ashaka inzira imusohora. Ntaga afare yari iri Kicukiro, uretse ko bari kwirasaho ari umuhungu wari ufite machine gun nawe atoroshye. Arabambwiye ukuntu ngo gusohokamo kabisa ngo hari akantu nk'aka metero 2 mugomba gusohokeramo. Muhungu w'inkotanyi yahatunze kano ya machine gun. Kandi mugomba gusohokera mu tumetero 2 kandi yateye machine gun ahantu abitegeye. Hasohotse mbarwa, hasohotse umukomando wa Sibundi. Haguye igitegere. Nko kuvuga iki? Ubwo ibyo ngibyo bitere kuvuga ngo ntago Kigali yabaye tombe kubera ko ngo Kicukiro kiri umufare n'intera hamwe zisize insenda. Hari n'igihe usanga izo ntera hamwe zari zifitemo retutsi ziri gukorera genocide, cyangwa se zikagira uturembo zacishamo mbese nuwango sanga bakabana buzinzira. So rero abantu bari bakiri Uvira na abantu babuze inzira, ariko Uvira ngo haracyari imirwano. No, mu masaha nimugoroba nka 2 humvikanye amasasu menshi, ariko babyita gukora isuku. None se muri Goma ariko kuri Kizaguri Goma byagenze gute? Nyine ndagira ngo umpishe Goma amasasu ni twayumva kubera iki M23 Goma ni yafashwe mu ijoro, buri gihe ifata hafi. Goma tuyigezeho ku kibuga ni harwaniwe. Nari n'abana amasasu yafasha turutse Kongo, harano aciye barambwira ataho ngaho imbere yaciyemo nk'iminota 2 baharasiye umuntu isasu rimufata mu kuguru. Ati nawe ndabundi kugenda mu muhanda rwose ureza gatuze. Twebwe amasasu ntago tuyatinya, kuko ari ikintu ubundi kitajya kibaho. Twagiye Kongo duca mu masasu kabiri, narwaye korera uwo twaturyamye amwira mwica. Iyo rero urupfu rugushije kuri iyo revo ntago bugikangishwa gupfa. Donc umumani magamutazi yapfuye 95 yo naka 94. Donc ntago bukiri umuntu wakangisha ngo urapfa. Niyo mpamvu n'abantu bahoze mu gisirikare tamukangisha ngarapfa, kuko aba ryaragiye rimuca nkano gutya rikamutwika rigahita rikubita ubwonko bw'inyuma rikabushwanyiza bukamugwa akihanagura. Hago rero umuntu buza kumwangura mukangisha ngarapfa. Ari ibintu twararenze. So ana abantu bajya ngo ariko ngo Kongo ngo yarasa ku Rwanda, bazandangira aho bashaka kurasa ariho mbamagaze. Donc kugira ngo ibi bintu byo kuvanga abantu ngo babakange ngo wenda abanyarwanda ngo bagira ikikango, abanyarwanda nta kikango twagira, atari bidakuweho yuko uburundi bwiyajita ngo bwadutera, bidakuweho yuko abakonye Kongo biyajita ngo badutera. Biriya bintu rero ari utuntu tubiri yavuze hariya tutagomba kwavugirwa. Ariko nanone kubera ko na Doha yari yahaje
biciye mu wa Katari. Niyo mpamvu wenda nihangana akaba yaratuvuze kuvuga ngo ceasefire, nta ceasefire hagati y'u Rwanda na DRC. Trump yaraferinze. No, Trump icyambere yafashe ibi bintu ngo abikura mu myaka 30 ishize. Afata ngo abapfu miliyoni 10 zose azishyira hamwe. Arangije aravuga ngo kandi azashyirwaho inkiko. Ikibazo ni inkiko zo guca imanza z'abapfuye 9-8. Rega muri intambara hakoreyemo ibyaha byo mu ntambara. Ikindi kibazo Trump yaba yarazi kazashyiraho urukiko, yagomba gushyiraho n'abantu bazatanga ubuhamya. Yego, none nkubaze, si abaturage se M23 tuyibwire irekuru duce ifite no Kivu na Sud Kivu ibirekure ijye muri Sabyenyo bashyireho urwo rukiko, ari amatwara ayobowe na FARDC. Umukongomani uzi utarigeze aribwa ahubwo wakijwe na M23 ngo adapfa wazana zitamwica, birirwaga bamusoresha bakamuha amahoro mu bice bari gufata. Umva nkubwira ariko none uwo muntu hasigaye hayoborwa na FARDC. M23 yararekuye bakamuha $100 by'amadolari, izo ni $140 z'amanyarwanda, ngo ajye gushinja Makenga ko yamubonye akatikoto ingoto y'umusivili, nyine ajye gushinja ibintu by'ibihimbano. Ashinje ko Makenga amubonye ari hejuru y'agakobwa k'akamineri ariko gafata ku ngufu. Yabyanga kubikora, bamuhaye $100 by'idolari. Ntekerereza umbwire nimba yabyanga. Yabikora. Nta na logic irimo baza. Makenga uyoboye kiriya cyamba, Makenga uyoboye ahantu hangana kuriya, yabura n'abantu bashyigikiye mu 23 na struggle irimo b'inkumi bamukunze babikorera umuntu ku buryo ushatse kumushinja ko yafashe umuntu ku ngufu. Ariko yabikora kuko hari umuntu wamuhaye umwandiko ngo ufate mu mutwe, dore $100 byawe, jya mu rukiko ushinja umuntu. Ibyo rero kuba abantu bajya ngo bagiye gukemura ibibazo, nongeye nkubaza ikindi kibazo cyari amasezerano ya Washington. FDR bayivugamo ndabyumva, bashyizemo na CONOPS bacomekaho resolution 2773, bakoraga agasitwe, bakora imvangita ko kuyitsinsura. Harimo gutsinsura FDR, bandikamo karindi uzayitsinsura FARDC kabiri ryari yarabitangiye gute, ahubwo bazabashishikariza yavuzemo kuri MONUSCO biri, yavuzemo ikintu cyo bango FDR ngo nyinshi ngo nyinshi yarafashwe ngo nyinshi bigaragaza ko Trump ari gufasha Kisekedi nabi Burundi gushyira imbunda zabo mu kanwa bagakuruza urutoki muri trigger ubwabo babyikoreye. None ikibazo ntago ari abahanga bo kubibona. Buriya Kongo n'u Burundi babaye abanyabwenge, baza bira bintu bigiye gusinywa bakabwira Trump bati bino ntago biri pratique kandi nitwe bizateza kaga, kuko ibi bintu nimba bidashoboka birenshobokable, biravuze ngo umuntu uzunguka ni Trump uzabona amabuye ye kandi akabonera ku giciro nk'icyumuneke. Kankubaza amabuye yakatanga utekereza ko ajyanwa he? Abantu bose twagaruka kuri Uvira neza, ariko nyine turi guturuka mu mizi yabyo. Amabuye yakatanga yo 90% ajya mu Bushinwa. Bivuze ngo nimba navuga ngo tombe mutekereze ko katanga itazaba tombe vuba. Swate tukatanga tombe, swate Kisekedi atakaza ubutegetsi, bamurasa, bamweguza, bagira gute? Kuko ni guturambira kuri afata amabuye yose yakatanga ukayajyana mu Bushinwa, ukambwira ko wigeze wiga geopolitique. Izo mbaraga zo kujyana amabuye mu Bushinwa urazifite? Bamuhaye imbaraga se? Bamuhaye intwaro. Ariko reka nkubwire muvandi, subona ko u Rwanda tuvuga ngo turadadiye, dore ko tunifitemo n'utundi tubazo n'ibindi bibazo, n'ababe FDR baba barakoze infiltration bivanze hano i Kigali no mu bindi, nuvuga ngo dufite ibibazo ariko tuzi uko tubijera. Wasanga nibyo mvuga ngo hari abaseseye, hari abantu b'inzego baba bareka ko atari ko reka tubabaretse dukurikira ibintu byacu gake tuzi igihe cyo kugira ngo rukungu masaka bakore filtration, ujyana amageragere cyangwa ujyana aho bigomba kujya. Nta mpamvu yo kugira ngo twiyajete. N'u Rwanda uziko rudafite igihagararo cyo gufata nk'urugero. U Rwanda waroha amabuye yose ari muri Katanga ukayazana mu Rwanda,
ukavuga ngo ugiye kuyaha Ubushinwa yose, hari igihe wawe byakubiza icyuya. Nimba hari witwa Karera Del Ponte wigeze bangagiye ngo agiye gufunga ngo abantu bose babohoye u Rwanda, bashinare bose atangira gufungura case zahita zongera zigafunguka. Ntago zaba zifungutse kuko hari ibireguregwa, zaba zifungutse kugira ngo umenye ko utagomba gukinisha ayo mabuye nubwo ari mu gihugu cyawe, ariko ushatse kuyaha Ubushinwa wamenya neza yo hari abantu bashobora kuzana Karera Del Ponte na dosiye zikandikwa kandi bikaguhama. Ese ubukeka ko abo Bashinwa cyangwa abo bazungu bandi batabonye ko batatangiye kwegera M23? Kuko mu bice ifatire reka tubaze iki kibazo. Nkunda nanjye ku kibazo. M23 kuva yafata aho yafashe na Rubaya, amabuye ntago bakiyacukura cyane, cyangwa baracukura bakayabika ngo kugira ngo nyine FARDC niza bazaye basubiza. Ayo mabuye se ntagira hajya. Ikindi kibazo, utekereza ko ari ibuye na rimwe rijya mu Bushinwa? Haryo Ububirigi ukuntu ubona bwasize utekereza ko ari we rikandagira mu Bubirigi? Buri gucukura mu bindi bice mu M23 itarafata. Uburusiya turavuga ngo niyete. Ubufaransa bwo byibuza hari ukuntu Ubufaransa babwiye ati ariko M23 ko yafashe Uvira, ati none se ubona Kinshasa ishaka kubahiriza ceasefire, ubwo aho ngaho ibuye ritari manuka. Makoro bagata mu therapist musaza, nawe reba uko wakigenza. Ariko 90% y'amabuye acukurwa hariya muri Nord Kivu na Sud Kivu ajya hehe? Muri Amerika. Kabiri, igiciro Amerika yafatiragaho mbere yuko M23 yafata, utakiza ari cyo bayabaheraho. Oya, Apotre Mutabazi, nukuvuga ngo M23 nchatse nanabwira Amerika nti ko rutayifatiraga ngahe ikiro ibihumbi bingahe by'idolari. Okay, njyewe ngiye kuguha toni 300 za koruta n'ibindi bintu bikora amabateri, nta mafaranga uzishyura. Wowe uzajya uzana gusa icyo uza gukora transport gusa, wewe uzishyure gusa ya transport. Bigafasha iki se? Bigafasha iki Kongo? Bibiri yivuga ngo ikize ngo amaturo y'umuntu amugeze imbere y'abake yabakomeye. Biravuze ngo bituma nyine Trump abera Kisekedi nk'indirimbo ikunda banga abagabo b'imitwe ngo barirutse abandi bagabo babirukaho. Nyabugogo Marine zirabigukora. Igutwara phone izindi zite turamufata ati boss ati turamufata. Trump rero nawe arimo avuga ati M23 ati turamufata, ariko uramutse usobanukiye geopolitike erega nakubwiye ngo Kayikwamba yasabye yigeze kuzenguruka ari gusaba ngo sanction ku Rwanda. U Rwanda kugeza uyu munsi rufite sanction 14. Uri kunyumva neza? Rero iyo abakongo izi gukina ikarita ya geopolitike neza, ariko one Karera Del Ponte yazuka nimba yarapfuye simbizi cyayagaruka. Urumva? Bakazukura ibintu by'ikenda gatatu 91 ukabona byabaye wagira ngo nibibaye ejo mu gitondo. Icyo cya mbere. Kabiri, iyaba Kinshasa hari n'umuzungu numwe uyumva unemeranya nayo, simpe ngo n'Imana ntiyemeranya nabo. Buri ntambara yose Imana ifata uruhande. Mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya Imana iri ku ruhande rw'Uburusiya, nabibabwiye kuva yatangira. Ibyo nabyumvanye Imana ntago ari ibintu mpimbye, nta nubwo ari gusesenguza. Yakunyujijemo Imana. Okay. Nubanga intambara yatangiye mbizi ko Uburusiya buzatsinda, niyo NATO yose yahaguruka ikaza ku mirongo y'urugamba. Mbivuga abantu nkavuze ngo abo nango yusingo yunonga Amerika ntuyizi ngo NATO ntuyizi. Okay, ubwo none ubu ndategereza Ukraine izatsinda. Mu ntambara ya Kongo na M23 Imana yafashe uruhande rwa M23. None umuntu Imana yafashe uruhande rwa M23 ni nkuko indi intambara y'inkotanyi na FARE Imana yari ifite uruhande rw'inkotanyi 100%, kandi n'ibyavuyemo birabigaragaza. Rero muri ibi ngibi Imana ifite uruhande rwa M23, noneho igire gufata uruhande rwa M23 igire yuko M23 irakurusha ijana kurindi, irakurusha ijana kurindi.
none ubwo ngubwo uzatsindira none n'umuzungu afasha uruhande rwa M23 kuko nirwo ruzi gukina ikarita ya geopolitike yarwo neza. Umuzungu ari mu nyungu z'amabuye kandi aho afite inyungu z'amabuye ni kuri M23 ntago ari kuri Kinshasa. None ashushe n'uguhinjaritse agufashije kwirasa mu kanwa. Aho kwirasa mu kirenge no twirasa mu kirenge kwirasa mu kanwa. Kuko ibyanditswe hano mu basezerano biragaragara ko bidashoboka. Kandi nimba bidashoboka hazaca uwambaye iki agashoka na bayoneti neza. Kandi uzi gukubita ikompora agahamya. M23 igipasingisha abakomando kandi bo M23 ntawe bifite atara mu komando. Ipasingisha abakomando 2007 kaje gapasingisha 15. Uburundi warumva pasingisha barenze 3000 cyangwa 5 cya 2. Shaka bari imibare batanze tari. Icyo nshatse kubwira ntago Burundi bufite ubushobozi bwo gupasingisha 15. Kandi mbara umuntu utekereza yuko abarwanya M23 badahembwa nkuko wene inkotanyi zakoreraga ibigori ngo matunda yikombere uribeshya cyane. Utekereza ko bafashe umufare bagafata umupolisi wari uri muri Nord Kivu na Sud Kivu wese bakamushyira mu kazi bamuhaye umwitozo akaba hakurikiza amategeko utarumva ngo bamwe bigaragambije adahembwa. None se nimba yarafite abana n'umugore n'umwandi magambo baramubwira ati ayo baguhembaga Kinshasa turongeraho amadolari 20 jya mu kazi. Kabiri jya mu ikipe itsinda. Gatatu M23 meruka bavuga ngo ifite intwaro zihagaze miliyari 5 y'amadolari. Yakuye he? Uyu munsi noneho ushobora gusanga ifite nk'intwaro zagaje miliyari 10 z'amadolari. Miliyari 10 z'amadolari. Nizo yambuye FARDC n'abacanshuro. Zose ntibazisigaranye. None se Air Defense Missile yambuye nde? Si niba bafite amafaranga niba bafite amabuye. None se sibyo ndikubwira nyine rego uravuga ngo barambura gusa hari izo bambura. None zirazigomazo na sabasaba bahakuye bari batarazishyira ku kibuga. Dore nejo bundi z'abarundi zose bazisigaranye. Mwari magambo M23 umuntu uteganya yuko izarekura. Ese kuki Tshisekedi yabwiye Trump ntazi direct? Kandi yaragiye kumuha amabuye. Kuki Tshisekedi yabwiye Trump ngo aze amufashe bitanyuze muri ibi by'ibiganiro by'ibiki. Aze direct aze nk'umurundi se? Aze nk'Amerika. Ndeni noneho babahe Tshisekedi yize amashuri angahe? Yize amashuri angahe? Reka nubwo bajya bayatubwira. Si umushoferi se? Wapiza. Iyo ni imitekerereze ikora. Iyo ni imitekerereze ikora mu kunegosiya n'umupatro wa restaurant kugira ngo mupange ibya pizza. Trump ari ku rwego rwawe ku buryo umuhamagara kuki su Rwanda rutaranamuhamagara kuko ntekereza ko president wacu ntahuriye na Tshisekedi mu biro ntaho bahuriye. Museveni abo bantu babiri ni banini wari wabona babwira Trump ngo ngwino uramuhamagara se ni murumuna wawe ukuruta bakuru kuki Amerika itaje kandi Kongo yari igiye kuyiha nyine numva uburyo Kongo itekereza ko yazana Amerika nkuzana umwana none se ubundi ijitaje amabuye n'ubundi azarangirira muri Amerika utsindwa n'ubundi amabuye azarangirira muri Amerika ahubwo wowe wari ukwiye kumenya ngo Amerika inyungu ifite nizihe ikarita ndayicanga gute njewe inyungu mfite nizihe iyaba abayobora Kongo bakunda abakongomani ntagize miliyoni 10 zazarapfuye ariko bo bibereye muri sovereignty kuko barashaka kugira ngo amabuye akomeza abe mu mbago zayo biba. Kabiri ni gute wabarize geopolitique ufite n'ubwonko buzima ukavuga ko u Rwanda icyo rushaka muri Kongo ari amabuye kankubaze u Rwanda ruramutse rufasha M23 ruramutse rujyana y'abasirikare nkuko babirushinja rwaba rujyana y'amarobo mu Rwanda mufite technology yo kurwanisha amarobo habajya abahungu babana ninde muntu wakemera gutakaza abahungu be hejuru y'amabuye yaba afite agaciro kangana gute donc ikibazo na FDLR urayifashe uyibitseho yiziritseho urangira ikibazo urakidivatinga muri research ni nkuko wakora hypothèse ipfuye ni nkuko umuntu yaza ngo umuvure kwa muganga ari umukobwa warangiza ukasuminga kari umuhungu
biravuze ngo nimba wakagombye gupima nimba twite urareka kubipima kuko uvugutse umuhungu aratwita. Ni gute waje gufata ikibazo n'ikigenza u Rwanda ukacyita amabuye ukumva yuko icyo kintu wakoreye hipoteze iri erone uzagishyitsa amahoro. Ni byinshi rero bipfuye nacyo nakubwiraga nakwaje nk'urugero FDLR umunsi bazandika ngo bazandika akantu kangana ntibazandika ibintu birebire bandike ngo FDLR igomba kurandurwa. Kabiri nimara kurandurwa burundu ni bande bazayirandura? Bavuga ngo US Navy rizaza ku mirongo y'urugamba ije kurandura FDLR. Bavuga ngo NATO zamanuka. Ngombwa no kurandura FDLR kuri level. Bari mu barinda Tshisekedi. Kuri level Brigadier General Ronald Rwivanga abasha kuvivura akavuga ati murayiranduye nanjye ndabyemeye. Ariko ikibazo mfite. Niyo US Navy yaza muri Congo. Ikajya muri buri district na buri muri sheferi na buri sinzi ukuntu babyitabira ibintu byariye. Urumva locality. Ikajya muri FARDC igapima DNA test. Igerageza kureba nimba harimo umunyarwanda wavuye mu Rwanda 94 utaragarutse ufite ingengabitekerezo ya FDLR. Niyo bakora screening y'abaturage bose bagakuramo ikitwa FDLR. FDLR ntiyabi ivuyeyo. Igisubizo kimwe cyonyine gishoboka kugira ngo uvane FDLR muri Congo nuko ibice byose bya Congo bifata ku Rwanda byaba igihugu kigenga kandi kiyobowe na M23. Teho bishya bigana nibwo buryo bwonyine nuko bakura urukuta rurerure kandi rwubatswe n'ikindi gihugu gishya icyo bita balkanization. Ese defending measures u Rwanda hora ruvuga ejo bundi nangaherutse zisobanura gute? Nangaherutse kuvuga ukuri nari ntegereje M23 izavugira ukuri kuko M23 yaje ishaka igihugu kandi nta na rimwe zigera bivugira mu biganiro ngo ibyerure. Cyokoze nangaherutse uvuga ati rega leta zose no state no intara zose nanzise state ariko ubwo niho bishya bishyira intara zose za Kongo zaze uko ari 23 zaze kwiye kuba federalize. Bivuze ngo nk'uko Amerika buri state ifite uko yigenga bikaba bifite n'ukuntu biyoborerwa Kinshasa. Noneho akazasigara ikibazo cyo vuga ngo noneho Nord Kivu na Sud Kivu ziri federalize ariko noneho zifite ubuyobozi bwa M23. Ndagwa nk'urugero Palestina inganite nimba ubyibuka reka ngufashe kugira ngo wenda bitagucika. Hari agace bita West Bank n'agace bita Gaza hagati yaciyemo Isiraheli. Ku muntu ubizi kuri map yabyo hagati yaciyemo Isiraheli akaza akadundika hano gato cyane kangana kuva hari Nyabugogo ugiremera kitwa Gaza karimo miliyoni 2 z'abaturage. Ari naho hari Hamas ntago iba muri West Bank. Sinabwiye ngo ni nk'uko u Rwanda rwaba ari u Rwanda n'ijwa ari u Rwanda ariko Ikivu ari Kongo. No Ikivu ari Kongo. Aye mazi yitwa ya Kongo kandi wenda kabari n'ubutaka ariko none tutabyita n'amazi. Ikivu akaba ari ubutaka ariko bukitwa kari ubwa Kongo. Ijwi rikitwa kari u Rwanda. N'u Rwanda rukitwa kari u Rwanda. So rero hano Israel yashaka kugira ngo ise naho Gaza yose iyi suprema ikayiyomekaho. Cyari kayigira nyine ubutaka budatuwe. Kayigira intabire. Noneho abaturage bose bakajya bamwe bagahungira muri Egypt abandi bagahungira muri West Bank noneho bagahita bafata West Bank bakayita Palestina noneho y'igihugu kiri rekoni muri UN. Ariko kariya kagaza katakiri nako ubutaka bwitwa Palestina. N'ibindi nk'ibyo ngibyo. Kuki mbivuze ibi ngibi? No kuvuga ngo Nord Kivu na Sud Kivu biramutse bikomeje kuba biri kuri Kongo nkuko biri n'ubundi M23 bakabasubiza mu gisoda M23 bakabajyana iwabo yewe nayo mahoro akaboneka ntagire umuntu wongera kwicwa ntagire uwongera kuririrwa inkwa impunzi zigataha yego icyo cyo kimeze gutyo. No kuvuga ngo tuvuge ko wenda bafashe FDL zose agasigara General Omega cyangwa nundi kuko barahara ari benshi.
tuvuge ko wongeye muri Mozambique nyuma y'imyaka 20 wenda u Rwanda ruyoborwa na Ange Kagame kuko njye niwe mbona bishoboye wa muntu akazaza kururuka ku nkoni agatoza abahungu ideology agafata akagira gutya ngo akabagize abarwanyi 30 cyangwa 50 akavuga ngo arashaka kuzagurika ubutegetsi mu Rwanda no kongera gukora genocide. Hari imvuga ivuga ngo urugamba rwakunaniye ruraga umwana wawe. Sinifuza kubona ababohoye u Rwanda baraga urugamba rwitwa FDLR baruraga ba Ange Kagame n'aba Ian Kagame n'aba Brian Kagame. Ntacyo Ange apfana rwose na FDLR. Rero aba bakuru no gusengera M23 bakanatanga ituro. M23 igafata Nord Kivu na Sud Kivu ikabigira leta yigenga. Hapfira abahungu benshi, hapfira bakeya, na Mutabazi yabigenderamo tugasenga Imana ikumva ituro kwatanze ngaho bimuri muri Kongo ariko M23 cyane yuko na M23 ibyo ngibyo bikoze nibwo buryo bwonyine bushoboka kugira ngo icyure bene wabo bari mu nkamba. Bimpurize n'ingamba z'ubwirinzi bimpurize n'ingamba z'ubwirinzi by'uri kumbwira izo twagiye uvira wavuye u Rwanda kwatajya tubaza n'imbiri tombe banzu niho tugiye guhita tujya tubihuze n'ingamba z'ubwirinzi mu buryo nsobanurira ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwasizeho Kongo hero uvuga ngo rukureho tuzasaba Ronald Rwivanga bazifotore ko ntago barazitwereka ariko nyine nishyiramo kari ikintu cy'ikibunda kinini cyangwa cy'igikuta kikoza mbeto kiri Rubavu kiri ku mupaka kikaba gitwaye iki Kongo se kikaba kizengurutse umupaka ahadutandukanya na Kongo wenda n'u Burundi Kongo si kabiri ihora ntago ingamba z'ubwirinzi ndarazibonesha amaso ariko njewe izo nabonye narindi Rubavu igisasu kikazamuka ngo nkabona bagikubitiye mu kirere ngo nizo z'ubwirinzi ubwo nizo kandi ibyo sibyo by'ingenzi nibyo mbuza abantu ba Kinshasa kujya ku ngamba z'ubwirinzi. What is that? Muve muri ubwo budetaye ntacyo bumaze. Urugero utekereza ko muri Kenya hatari ingabo z'abafaransa seri zipfirayo? Utekereza ko hatari ingabo z'abongereza zipfirayo? Utekereza ko nta banyamerika bamwe bajya on the ground, boots on the ground? Warabona Putin arimo iva ngo ngewe ngikanda bizi ngifashwa na Amerika imitsi ikarega hano arabizi kifashwa na Amerika ariko it's not a big deal. Mwese nzabakubitira hamwe kobita nimba u Rwanda rufasha M23 wowe Kinshasa ntufashwa n'u Burundi ntiwazanye abacancuro ntiwazanye Sadeke iyo ubibasha ugashyira ku busururu utashatse kumenya ninde ufasha ndi wakubita nimba ibyo bintu utarabishoboye wibihoza mu kanwa ntacyo bifasha kabiri urakabihoza mu kanwa ubona Amerika batarayitamitse nawe uvuga ninjya mu kanwa ntabwo Amerika ibyo yanabikora. Amerika irakuze rega baye mu gakino ka geopolitike imyaka ntabwo ibaye igihangange kuko iyo bewe ukicanga ikarita zayo irareba aho inyungu ziri. Bityo rero warumwe ngo bihuze n'ingamba z'ubwirinzi bihuze gute? Njewe ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rushyiraho no kugira ngo FDLR itazisanga ku butaka bw'u Rwanda, no kugira ngo intambara iri muri Kongo itimukira mu Rwanda, no kugira ngo Kiseke duhora ashyugumwa ngo yarasa u Rwanda atazarurasa, no kugira ngo ubu Burundi waravuga ngo azaca mu Kirundo agatereka imbunda mu Kibitoki, ubu nagiye kujya yaza agatereka imbunda nese ubundi ko taraje kira nuko ari ubushake buke yaje ikibazo si ubushake abura ubushobozi ntabwo afite. Reka nkubwire inshuti yanjye, sinzi niba ari we cyangwa njyewe cyangwa n'undi muntu uri kutwumva, umunsi uzumva ufite umujinya ushaka gukubita Paul Kagame urushyi, uwo mujinya uzanywa amazi akonje ugushiremo, kuko nuwagutegera ngo ugere muri metero 10 zahagaze nta ubwo bushobozi ntabwo ufite. Nuvuga ngo ukibitekereza mu magambo makeya kugira ubushake bwo kumukubita urushyi ni ikintu kimwe, no kuba abahungu batojwe bari hariya uretse nawe nuwafata watojwe muri bari y'abahungu akamwambura uniform akamubwira ati none uze guca muri bari y'abahungu durabona mwariganye
ugenda umukubita urushyi ntabyo yageraho. Ibyo bintu rero byawe byo banga Burundi ngo urashaka guca mu Kirundo uri uwahese uri kandi bazanye imbonera kure bazirunze hafi n'umupaka nyinshi cyane n'ibikoresho kumbwira ko Burundi bushaka gutera u Rwanda ni nko kumbwira ko u Rwanda rushaka gutera Amerika. ayawe bigereranye ibyo bintu biri nicyo cya kimwe ntago bishoboka. Burundi wabishaka wagira umujinya mwinshi ntago wabishobora. FDN burayizi ese utekereza ko Amerika irimo ivuga ngo genocide ngo abatutsi ngo abatwa ngo abahutu tutarakaye ariko se twarakaye twagira u Rwanda twatera Amerika nyine turarakara tukanywa amazi bigashira. n'u Burundi rero ku Rwanda bajye banywa amazi bishire kabiri tega amatwi wumve ube ubundi bikomeye hiki. Abarundi bahangana iki n'u Rwanda? U Rwanda ntirukeneye ubutaka bw'u Burundi nta nibuye ririmo noneho byo bandi bajya badushinja amabuye. Ese ko muri Kongo badushinja amabuye mu Burundi badushinja iki? Nabo bagira amabuye. Mu Burundi se Uburundi bavuga ngo dushaka guhindura ngo intwari twaye nyine ngo dushaka guhindura ngo regime. Ariko se twayihindura twagira tuyihindure tubukoze cy'u Burundi bukennye bwabuze n'igitoro. Mani magambo why? None uko mukorana na FDLR tuba tuvuga ngo isaha n'isaha iyo mikoranire yanyu na FDLR yazatugiraho ingaruka. Ibyo kutabibona rero ahubwo nkaho waretse gukorana nayo ugakomeza gukorana nayo cyane ngo ukunde uce mu Kirundo. none ubwo FDLR yananiwe kunyurira Rubavu ubwo ntigiye kunyura Burundi. FDLR iyo ubona Kinshasa irimo ibeshya ngo iri mu matware yaho M23 iyobora utekereza ko ari indi mpamvu FDLR nyinshi yigiriye i Burundi. none ubwo se ho bagiye kunyura none se ko bashatse guca Igoma ibitwaro bakabyuzuza Igoma barahaciye rega kubishaka ni kimwe no kukunigana inkari ni ikindi byaraferinze ubu none bagiye aricyo bitanye n'ingamba z'ubwirinzi ubu bagiye bagaruka bagiye baza bimeze nk'uko imbwa yaba yasaze ikavuga ngo ndashaka kurya uriya muntu mfite imikaka nitwa bulldog nitwa shiyemesha noneho u Rwanda rukazana umunyururu witwa ingamba z'ubwirinzi umunyururu zikawushumika mu ijosi kandi umunyururu wo mu ijosi ari ukuntu w'imbwa bawuregeza ukahura nyine umeze nka shenete ku kaboko cyangwa mu ijosi ryawe ntago ikira shenete ifunze noneho hari ukuntu bawushumika nk'umuntu ugiye kwiyahura u Rwanda rukazana umunyururu ushumitse nk'umuntu ugiye kwiyahura ugashyira mu ijosi rya yambwa nuba ngo iyi mbwa iri sefu igihe cyose udashatse kujya kurya wa muntu uri imbere kuko nisimbuka ngo igiye kumufata wa munyururu leta winyushika wumve urakora akabwa gahita Uburundi rero nibyo bushaka kwikorera ariko reka buraziritse ngiye Burundi nibushaka kurasa urubuciye mu Kirundo ngo bwarasa mu Bugesera ariko ngo mu Bugesera shango hari ingamba z'ubwirinzi mu Bugesera hari umunyururu unyushitse ku rwego rwo kuko nibazirika uwo kunyonga Kadafi noneho rero uwo mugozi uri mu Bugesera ukuntu barya tegereje ngo ikompora ya mbere igwe mu Bugesera kidogo burya ko ujye kumva karavuze niyo nzira ariko igomba kubageza i Kigali ujye kumva kabwa karavuze wapi nabo barabizi ntabwo uzi ko bashinje u Rwanda nabo barabizi ngo rwasize njyewe rwanyuze rushaka kunyura Uvira babateye ayi challenge Kongo na Burundi ahantu bumva bazarasi ikompora bwa mbere ngende makodesha inzu mpature kugira ngo nkumvishe uburyo ibyo bintu batekereza nabihaga amahirwe ko bizabaho kubitekereza bazabitekereza erega umusaza yigeze avuga ngo kumva ngo abantu bari kwigamba ngo hari intwaro ngo baguze ngo bazaza kuzirasisha u Rwanda atahubwo sizo ntwaro ko zahindukira ahubwo akaba ariwe zirasa cyangwa umuntu akazisenyeraho ziri iryo jambo imwe nayikubwiye se aricyo batakubwiye umunsi wahagurukije indege zize kurasa mu Rwanda uwo mupilote uri indege azayizamura ahubwo abanza kurasa kabiri umunsi wavuze ngo izo ndege zirarasa u Rwanda zizashya zose cyangwa moteri zazo zose zigongera icyarimwe ubwo bushobozi u Rwanda rurabufite kuko dusenga Imana nyamana turasenga tuzigaziga indege zituritsa Imana y'u Rwanda tukanasenga M23 nyine ntuyitsimbure kubera iki nicyo gisubizo ahubwo ikibazo mwe muganira mwagiye ahubwo ibyo mukabishyira komeze biganiro urugero kuva kera namye mbwira Kongo muzajya mu biganiro mu bwete twebwe nka Kongo turebaza abahungu n'abavandimwe bene wacu mushaka no rukivu na sidi kivu tubibahe bibi igihugu kigenga ariko bitorwe muri referendum n'abaturage dushyira amatora
muzadufasha ahubwo kugira ngo tworganize ayo matora mu bice kuko ari mwe mu biyoboye. Kabiri yabikora. Kabiri UN idufashe gukoresha amatora mu nkambi zose zirimo umuntu wese muri Kongo. Ubundi kubera iki kubaho kwa M23 na legitimacy ya M23 yemezwa Kinshasa? Ese ryari wigeze wumva Kinshasa ivuga ko ari M23? Ivuga ko ari RDF. Bashatse babyita Imana cyangwa bakabyita abazimu. N'uburenganzira bwabo, bashatse babyita Imana, bakabyita abazimu, bakabyita ibivejuru. Na Trump immigrant abita aliens ngo ni bivejuru. Bibagira ibivejuru se? Erega muri politiki nyito barazihindagura buri kankubwire. So mu byukuri rero ingamba z'ubwirinzi zizagumaho nkuko ndungira kunda kuvuga, ingamba z'ubwirinzi zizagumaho kugeza FDLR itsinsutse isigaye nta no kubara inkuru uri ku butaka bwa Kongo, abo kubara inkuru bari mutobo, abandi bari mu buzima busanzwe no mu Rwanda kuko n'abanyarwanda. Ibyo bintu rero nabyo bimeze nka kwa kundi. Kabiri none ukambabwiza ukuri n'abayobozi b'u Rwanda batababwira. Na nyuma yuko FDLR rirandutse burundu ijana kurindi, dukeneye igihugu kiri hagati y'u Rwanda na Congo Mer kiyobowe na M23. Nibwo tuzaba twizeye ko no ku ngoma yanje Kagame tutazabona FDLR yongeye kuzura umugara, kuko icyo gihe byayisaba gutraversa igihugu cya M23 kandi ibyo bintu bizigera bishoboka. Ariko igihe cyose bikiyobowe na Kinshasa ihora igambirira gutera u Rwanda. None se FDLR ziri muri Kongo ko wazizanye, ziri muri Mozambique wazizanye, kuva Mozambique sujya Kongo nta nzira haba, cyangwa mugero nta FDLR ziba Mozambique aho gusa se tuvuga urugendo kamara urugendo rujya muri Bwumve. Ubu ari kuvuga ngo wafashe inkotanyi zari ziri Nyakivara ngo nizari ziri mu gisoda cya UPDF ngo wazizaniye ku bwahabyara mu Rwanda ngo kandi utakemuye ikibazo ariko cyabo ngo gusura bafashura bazanye ku kibazo cyabateye ubuhunzi bw'iyo myaka ntacyo wakemuye. Aha warangiza ngo se n'igikemutse. None se utekereza ko atari abantu batashye u Rwanda rumaze kubohorwa baturutse Belgique? Nushatse ko nta baturutse muri Amerika? Nushatse ko abantu bose bari bari Nyakivara? Hari abari Nairobi bwana? Ushatse kumwe ko bose bari bari ku butaka bwa Uganda? No. Nese nta bari bari Burundi? Nta bari bari muri Tanzania se? Nta bari bari muri Kongo se? Nushatse kumwe ko FDLR iba muri Kongo honyine? Icya kabiri, Leta de General Kabarebe kubundi usesenguzi bushingira ku gukotinga. Ntabyo ugomba guhimba wowe, urahimba isi bicyo wowe urabizi. Leta de General Kabarebe yavuze ngo iki? Ngo FDLR Rwanda intambara yo kwigana, ngishaka kwigana copy paste ibyo inkotanyi zakoze zibohora u Rwanda. Nimba barabashyize muri Senate bashaka nabo gufata njya numva bavuga ngo bashaka gufata Musanze na Rubavu, ngo noneho barangiza nkuko inkotanyi zari zafashe ku Murindi bakashyira indake ya Omega wenda sinzi ubayoboye, copy paste bagasaba ngarusha ya gatatu. Ibyo birwa babivugana na Vigitwara ajya bivuga mureba ngo bazashyiraho ngarusha ya gatatu. Uko bandikiye Amerika ibyo byose se wowe FDLR ibaze yandikiye Amerika, wowe se ntiwayandikira ubishatse? Oye wowe ushatse nawe yandikira. Igitangaje byo warangiza icyo ukeneye se uko yandikira ngo ibaruwa yagezeyo uko Amerika itigeze tubwira ko yasomye iyo baruwa, ahubwo nawe wayandika icyo ukeneye niyo baruwa isinyeho igaragaza ko yandikiye Amerika, warangiza ukayizana ku mbuga kugira ngo hashye nyine, kugira ngo abantu birirwe bakuvuga ngo uri byangange. Ariko ibyo byose bataye mu Rwanda, dore ko n'amasambu yabo nta wayahinze cyane ko ngewe ntago bashaka gutaha impunzi, ntago bashaka gutaha bamanitse, bashaka ibiganiro. Bashaka ibiganiro. Nanjye nari ndi mu nkambi ya Kibumba kandi naratashye kandi mbayeho neza, nabo batako natashye. Nta ntwaro wari ufite wowe? Nabo intwaro nibazisiga iyo ngiyo cyabazicane ntago babishaka. None se ko ngiye nashaka kuza no bazaza babe nkuko Mutabazi mbaye, nta nicyo mbaye. Ushoboye kuvuga ajye kuri mikoro atwike, bamanike. Ujya muri showbiz, ujya mu byajyamo bitagize ibyaha, bamwigisha imyuga, bambwira ati dore twarabasize mu iterambere ko namwe mufatira haga. Ingenga bitekerezo bamize ntago yabibemerera ibyo ngibyo. Ingenga bitekerezo bamwe baranayonse, baravuze ingenga bitekerezo bafite ntago ibemerera ko bamanika imbunda ngo baze.
ahubwo buriya ndabifuderuza ikintu nakora badakora nabo bafite ubwenge butari budahagije na negosiye n'u Rwanda bakampa ibirenze ibyo babaha iyo ariko hari kirenze kuba batagucaginga genocide n'ibyaha yakorewe muri Kongo ntibabigucaginge iki kintu cy'ibyaha byakorewe muri Kongo ntabwo nakigarutseho neza nta tolerance bamo have ni cyaha kidasaza ni si cyakubivugaho ni cyaha kidasaza icyo nzi nuko nta muntu n'umwe wavuye muri Kongo wacishijwe mu tobo ngo akomereze mageragere ariko sinshaka ko tubiganira kandi ikindi hatanzwe imbabazi rusange ku bantu bakoze genocide ku muntu wese wemeye icyaha suko bari bayibabariwe ahubwo no kugira ngo dukore twunga abanyarwanda bongere babumwe ariko baciye imbere y'inkiko ugakatirwa ntago nshaka ko tubiganira nicyo nshaka kubwira ariko icyo nshaka kubwira yari yakatiwe icyo nshaka kubwira ni iki ngiki kivuga ngo ndibona negosiye ibirenze ibyo kuko iyo baciye mu tobo babigisha gusudira bakamuha postas udagataha na negosiya yuko byibuza buri wese amuha inzu akazu ka rukarakara nyine kuko uje usanga abandi barateye imbere wewe byaragucanze hani basi wenda mutwubakira inzu ariko ikibazo ni kimwe kutakorera abantu ba FDL kutabakorera umudugudu wabonyine umudugudu bazacukura ugashyiramo indake ntago wabegeranya umwe ku wundi bisaba ko bajya muri quartier ziwabo ariko nanone wabubakira inzu da donc banegosiye icyo ngicyo nabyumva ariko bagashira amashyamba ya Kongo cya kabiri ni beshi nose ko numva ngo hari abantu 183 ubwo ni imiryango ingahe byasaba nk'inzu 10,000 ariko twazibona da inzu cyangwa inzu 20,000 inzu imwe rukarakara twayubakira miliyoni 4 cyangwa 5 u Rwanda rwiteguye kwishyura igiciro cyari cyose kugira ngo FDL iranduke ariko nanone ngenda cyatanga ko recommendation uko nukubinginga se bari guherwa kuba gucisha mutobo ntujye mageragere icyubero kintu cyene niki kuba kwigisha imyuga wari uri mu mashyamba abana bawe n'urubyaro rwawe wararu rose mu bwonko mutaba manuzemo gufata abana bakabatamika acide none inkotanyi zikaza zigakura ya acide mu kanwa kabo urumva ibi bindi sutegereje ni birenze gute ariko nababwiye ngo ngiye recommendation yanjye FDL nirandurwe muri Kongo hashyirwa imbaraga kuri icyo buri Amerika byaba ibaye byiza ibwiye Tshisekedi ati nuvuga turakunoba tugiye kubanza coordinating imbaraga zacu zose turandure FDL ijana kurindi none ahubwo turabaza u Rwanda ngo turi open kuri proposition yose tuzane ingabo z'abanyamerika 10,000 arizo ziyobora kuneutralize FDL zinajye muri FARDC zibacakaze zikore DNA test ese tuzizana iz'abanyamerika tuzongereho iz'abanyarwanda babahe free pass muyirandure tuyirandure mpaka irandutse u Rwanda n'abari mwebwe mutanga iyo proposal y'uburyo burandurwe note abanyekongo bo bakora icyo kuberereka gusa irandurwe nyine kabiri erega u Rwanda rufite amakuru kabiri umva se icya kabiri abefudere kugira ngo tubamotive neza twe nk'abanyamerika tuha amafaranga muzabubakiramo inzu buri wese mu isambu ya se na nyina awenda abona ahatangirira da wasanga batinya gutaka bwatse kabandi bamaze gutera imbere imyaka 30 ngenzaza mbumunyonzi atereka nemere mfire muri aya mashyamba Amerika bwa ati niyo project sponsoring ariko du coordinating izo mbaraga FDL tumurandure gatatu iby'ingamba z'ubwirinzi zo turazibara ko zizahinduka gaze nkuko muri shima bavuga ngo and ça evapore ahubwo M23 twe nka Amerika Tshisekedi navuga turamunoba mutwibwire rata murashaka iki gihugu kukigenga nitwe tuba propose simwe mu bivuze murashaka kugira ngo kibe igihugu kigenga mugira idarapo ryanyu no muri UN cyemerwe ibe Republika ya Kivu ariko bigatorwa n'abaturage referendum nkuko muri Donbass byagenze abaturage bagatora kwiyomeka ku Burusiya kuguma kuri Ukraine ibyo ngibyo iyaba byari byanditse Washington nayo kubwira ngo biriya bintu ni nyamibwa ariko ibindi uwunguka numwe ni Donald Trump ni Amerika zabona amabuye wa kabiri uzunguka nuzi gukoresha gashoka na bayoneti kandi Trump yabasinyishe biriya bintu azi ninde uzi gutera gashoka kurenza undi ninde ubishoboye
kukaragaragara turamubona niko twajya dukora mu ntuza ibya Uvira rero kuvanga iritombe cyane iritombe uvuga ko itari tombe nyuma y'icyumweru azabavuga iki nyuma y'ukwezi azabavuga iki mbaya haga so ntiyavuze oya ikibazo ni kimwe erega iyo bajya kuvuga bajye bavuga banze gutekereza ukaragura ururimi karindwi tuvuga yuko bayifashe uri kuvuga ko itafashwe it's okay none se uzamara ibyumweru bingahe wa mungani wa Ndimbati ngo ibyo uzabyigera kugera ryari kabiri nimba bagukurikira bari ku rwego babeshya bwa mbere neje ukababeshya bakemera byabimeze nk'abandi baza katubwira ngo Nyabugo gwagiye kuba inkambi like nyine akavuga ngo ikintu Imana yakimweretse ngo kandi ngo kirawe umwaka utararangira ni mu kwezi gutaha tukamara imyaka 3 kitaraba kandi ejo akagaruka kongera kaduhabya ndashimira ubuyobozi bwacu ariko bihangane mbagayemo gakeya mwakaye mubahanira icyaha cya terrorism kuko bari kuduterera abaturage ubwoba sinzi impamvu mubashinja ngo ibintu ngo by'ibihuga no terrorism gutera abantu ubwoba itera bwoba ndashaka kuzabona umuhanuzi umwe bacaginze terrorism kugira ngo mwumve ko nge nanemera Imana hanura yuko hagiye kuba intambara mu Rwanda inzego zisabe kuduha igihe kandi kitarenga umwaka icyo gihe ntibagufunge ariko bagucungisha ijisho uwo mwaka nurangira nta ntambara yaba ku butaka bw'u Rwanda bagucaginge terrorism bagukatire burundu cyangwa bagukatire 25 si uko kukame oh no Rusesabagina bari bamucaginze terrorism bamukatire 25 okay bakubita 25 kugira ngo tureke ibintu by'imikino irangara Uvira yafashwe kugira ngo icyo kibe clear Uvira yafashwe 100% ndetse ku mugoroba hakozwe amasuku kandi nkuko Igoma yakozwe amasuku ndetse hamaze iminsi igera ku cyumweru hacyumvikana amasasu mu makaritsiye niko imijyi ifatwa operation yakozwe hariya the same Bukavu nta ntambara yabereye muri uramugi utuwe ku buryo bucucitse cyangwa se mumva yuko Uvira itarabatombe nimba ari abarundi mufate batayanyu y'abarundi iri muri Uvira ikore video igenda igaragaza ati turahangaha turaha twebwe tukitwa abarundi turi FDNB ntago Uvira abatombe ubundi n'intare za Sarambwe zigire gute zibaryo kubera ikibano M23 higeze nabonye video abaturage ariko kurundi rwanda ikintu mugomba kuzirikana nuko M23 igitangaza ko yafashe Goma itarayifatisha na kwijana kuko nanone ni guerre psychologique biyifasha ko babandi barimo nyine bivanamo kuko ntago M23 bishaka kugira ngo yice benshi nk'urugero yishaka kubafatira urabona ko Goma barabafashe barabazinze barabafata yishaka nanone ko abari bari muri Uvira bose bafata ariko gukora iyo operation kandi kabafata harimo abarundi benshi bafashe ariko yabaretse nk'imistatu yose bari gusohokamo igerera ibi ari gushaka kubafata ibishaka kubafata koko hari ukuntu ukora none yari gukora ikora ubasigira inzira ibajyana i Burundi ipato y'abarundi yafashwe gutyo ariko buriya bayifata ari byambuza uko ngira kuko nanone bafite ariko en general politique yari hari cyasi murongo wari uhari urugamba strategy y'urugamba no gukora ntago ari iyo umuntu akuzinza akora nyina gushyiramo hagati ariko nanone ukagira riske yo gukubita ipusi wayikingiranye ushobora kukumerera nabi ugatakaza abasirikare benshi bitari ngombwa cya kabiri se kuki ushaka kubafata nk'urugero ushaka kubafata ushaka kubarasa bose ese undi bwo nurasa abasirikare b'u Burundi 10,000 n'urugero erega buri ya M23 ifite ubushobozi bwo kuzingira hamwe abasirikare b'u Burundi 10,000 ikarasa bose ntaje uvamo byayitwara igiye ko yabikora ariko nanone iri umusirikare muzima utari umwicanyi yegurasa kuri ado yagapfa ariko ntago ikiba kikugenza mu gihe wagira kuri objective yawe yo gufata Uvira wabaretse bagasohokamo ntago ikiba kikugenza ari ukubica kabiri ubafasha amaherezo ubizi kuzabasubiza mu by'ukuri wabikorera iki kubafata biratuma utakaza benshi kubica byo biratuma hari n'igihe UN yagwaye za sanction itarera guhaye kuko byahita bigaragara ko wabikoze intentionally wari ufite izindi choice ariko uhitamo iyo ngiyo nimba n'inkotanyi zitarazinze ngo zikore kuri fare kandi zayishije imbaraga bakakora bakabasigira inzira ijya muri Kongo ubwo wambwira ngo we wabazingira hamwe
igoma barabikoze ariko nuko bari bazi ko nyuma yo kubazingira hamwe bazabarekura cyase ariyo choice yonyine ihari nta yindi show yari ihari ariko hari na bamwe baretse dabaca mu mazi berekeza Bukavu no magambo makeya kurwana ni art igira uko ikorwa Uvira rero yafashwe ahubwo nyuma ya Uvira Warikari igomba gufatwa oya utari wajya Warikari Uvira yafashwe bamwe mu barwanyaga FCM 23 harimo Bazarendo FDLR n'abarundi bambutse bagiye Burundi barashaka guca mu Kirundo baturutse Burundi ubu M23 ntago iri bukomeze urambwira ko nihagira urusasu ruva Bujumbura ruri kurasa muri eneo za Uvira M23 itari bwambuke twarabibonye mu Ministre Duare Bezimana wa Minafete ya Burundi cyase wa Ministre w'Abanyamahanga ya Burundi arimo ry'iminwa ry'indimi avuga ngo urumva ngo baturasheho cibitoke ariko ngo turangire ngo turabasubiza nyine ngo tubabuza ngo tubigizeyo kugira ngo badakomeza kurasa cibitoke yibagirwa kuvuga ko ahubwo bo babanje guhagarara cibitoke bakarasa muri Kongo bakarasa abaturage ngenzi ikigo cy'amashuri barasha abana barapfa icyo kigo kiri hagati ya Kamanyora muri Kamanyora no icyo kigo manza kiri hagati ya Bukavu na Kamanyora sindi kwibuka neza ariko barashe ikigo cy'amashuri bro noneho ukibaza mwarasha amabombe 20 muyavana cibitoke murasa muri Kongo barabavuga ati nyamaze mukomeza kurasa ku butaka bwa Kongo muri ku butaka bw'u Burundi ntago turabihorera barangije bohereje ebyiri gusa no bohereje bisasu bibiri byonyine ariko M23 ifite kundi gukubita igisasu kazacyumva imyaka myinshi ikakubita kandi gahamya imbunda ariko barasaba yirimbuye urumva n'umukoroneri wari kwikoresha ariko ikibazo ku kimbunda ndende ikoreshwa n'umukoroneri ntare n'ibintu ntumva koroneri ni wowe wenyine ufite ubushobozi bwo gukoresha iyo mbunda ubwo niwe wabyise indege nyinshi z'abarundi usanga ziri gukoreshwa ngo n'ababirigi bazirasa ababirigi nabo bakabafatiramo n'ibibazo bikomeye so rero nari ngiye kubwira yuko M23 yakoze igikorwa gikwiye cy'ukuri cy'ubutwari cyo kurasa cibitoki nko kubwira abarundi ngo mureke iyo mikino bari bashatse gukora igitero babahagurukije indege hariya kuri Mercure Airport buriya rero M23 ifite uburyo ifite technology yo kuvuga ngo dukontrola ikibuga cya Mercure igihe cyose mwashaka kugikoresha mu dutera bakijaminze kera turakijaminga kandi wakijaminze ashatse yanakirasaho cyane rero nuvuga ngo iyo M23 n'abarundi ishyiramo inyoroshyo iteka biragaragara ishyiramo inyoroshyo kuko nanone ntago hari ibintu M23 yakorera abarundi nanone ikabizukuye umujinya wabo kandi nubundi icyo gihugu bari kurema leta ya Kivu izaturana n'igihugu cy'u Burundi kameme nta mpamvu rero kugira ngo uhashyire urwango rukomeye ubuyobozi bwa kandi muzabana amaherezo kujya bunahura na Burundi barahura kandi munabana amaherezo so ibyo bintu byo rero M23 turabishimira yuko ibikora gutyo ikibazo warubaje mu kanya warubaje ngo harya ego nibaca mu Kirundo izo wazarendo zigaca mu Kirundo izo fare zigaca mu Kirundo nabo barundi bagaca batangiye no kuzirinda ku mipaka yegereye u Rwanda nimba ubwonko baragiye muri toilette bakabusigayo wenda babikora icyo nzi amakuru ngira hari ibihuha ariko nuko ngo ahantu bita mu Bugesera ngo hari abahungu bari kugira gutya justinga babikurikirana neza ku buryo haciye byaba ari nko kwishyira muri wa mugozi nakubwiye unyushitse ujya kubaje zaravuze ngo ni inzira ya bugufi ijya purgatori iriya ni inzira ya bugufi ijya purgatori none bagaca n'ahandi ariko guca mu Kirundo ni inzira ya bugufi ijya purgatori uzi impamvu uciye icyangugu biroroshye kuva icyangugu ugera i Kigali ni kure uzandana tutazongera kwemera abantu ko bahacuretse abacengezi baciye Rubavu kuko no kuva Musanze mu Musanze kuko kuva Musanze igoma kuva Musanze kuko na Musanze nayo ikora kuri Kongo kuva Musanze mu birunga nyine kuva Musanze uzi Kigali na amasaha 2 niyo mpamvu umucengezi wajyaga kumva umwumvisha kuri Shepanze
neza hafi yo ku kirenge neza handi iminota 30 twabugeze i Kigali. Ibyo byari kera rero. Uyu munsi ntago ntago mvuze ngo bazace icyangugu. Kera bajyaga batekera guca mu bweyeye, sinzi impamvu babihinduye. Mu bweyeye hari igihe twakoroheramo gake, ariko guca Bugesera ikibazo impamvu ari nk'inzira ya bugufi express ya Purgatory kuva ku mupaka hariya n'uwaruhuha kugera i Kigali, kandi ubwo twabara ko wageze i Kigali ryari wageze i Nyamata. Niba ariko guca harya se hari ikigo cyaga ni Gakoni yihe donc ugaca ku bahungu bari kwitoza, ubwo se gukora imyitozo nuko itabwateye rero twatugeze igihe cya interrogation kandi interrogation hari abantu bari kuva i Burundi ati kandi babyitwaramo neza na rankazi leta ziboneka. Aba bari abahungu baba bafite inyota yo gukora muri trigger no gukoresha bayonet we bafite abagenda no mu muhanda ameze nk'ugezana amaboko gutya ameze nk'umuntu atari nk'ubu ngubu nkuye na haduye ati buriya twatuntu bamaze iminsi batwigisha ugahita ukurura gutya. So rero none sika nkubaze M23 ifite Uvira irabanite n'abarundi umva mbwire yahereye kera M23 ifite Uvira nawe uciye mu Kirundo kandi n'ikibuga cya Mercure ni igifite nabyita ko ari igikontorora. Uciye mu Kirundo urumva byafata iminota ingahe kuba M23 yakubita ikompora kandi ikazirasa mu bigo bya gisirikare biri Bujumbura. Ntekereza yuko M23 bari kunyumva umunsi bazaca mu Kirundo, nimba muzi geopolitique nk'abantu ba M23 muzandasira ibigo byose bya gisirikare biri muri Bujumbura, muzarasi biri mu zindi ntara, muzarasi bya Bujumbura, nko kuvuga ngo none M23 nimba ishaka kurema igihugu izakirema byibuze idafite igihugu kibanye cyitwa u Rwanda babanye neza. Aho ngaho rero tukoresha tekinike bwa umwanzi wanjye, reka nkora aka kantu noneho biraza kunyorohera yuko Kigali zakomeza kuba yandeba neza, nihagira ushaka kunyubika urusyo imukome mu nkokora mu buryo bwa diplomasi cyangwa bwa mediatique, mu buryo bwa buri media cyangwa se mu buryo bwa moral, mu buryo buri moral. Ntabwo twahakana yuko u Rwanda n'abanyarwanda wivuga ubuyobozi bw'u Rwanda gusa n'abanyarwanda bari banyotewe ko Uvira ibatombe. Ntago ari bubone iryo buye umuntu w'Ikigali ari kuko arabizi, ariko twatuzi ko bitashoboka. Uvira ni ariko nindi wabwenga ibintu bidashoboka. Nta munsi ntabwiye abantu ngabwira ngo Mbayahaga yahoraga avuga ngo ntumukurikira. Ntago ari mugenzi wanjye, n'umwapotre nkawe. Ibyo byanditswe mu Bafilipi 3:2 cyetse nimba ushaka ko ngutuma gusoma nimba ufite Bibiliya urayifite somera yuraza gusanga ibye Paulo yabivuze neza kuko nge ndi mugenzi wa Paulo, ndi mugenzi wa Paulo. Mukanya uraza kuvuga ngo Mbayahaga mugenzi wa Paulo. Umva icyo Paulo yavuze kuri Mbayahaga 3:2 aha gusome ufite mikoro tajyaho ninge bisomye. Paulo yavuze iki kuri Mbayahaga? Mwirinde zambwa arekera aho ngaho. Icyo Paulo atekereza kuri Mbayahaga uracyumvise. Mwirinde zambwa icyo ngicyo yamutekerezaga. Abo ngabo yavuze gutyo nabo bari abapotre bitwaga ngo abapotre. None bikomeza bavuga ngo mwirinde zambwa, mwirinde abakeba gukeba kubi. Ntango yari ari kuvuga abantu b'abapagani, yari ari kuvuga abantu birirwa babwiriza, abantu birirwa bakeba abantu. Yari ari kubwiriza abantu bitwa abantu b'Imana, yari ari kuvuga ku bantu bitwa abantu b'Imana, ariko akavuga ngo izo ni imbwa. So rero wari uje mwise mugenzi wanjye, ibyo tukumwita mugenzi wanjye twabonye icyo ari cyo, ngambwira ikindi aho. Ugiye kumbwira ukuntu umubano wa twahoze iteka tuvuga ngo M23 kudafata Uvira nuko itabishaka. niko yananiwe. Hari umukoloneli wo muri M23 yigeze bwati rwose mwabarundi mwe mwagiye iwanyu ko nubundi Uvira tuzayifata kandi tukayifata turwanye kandi tukabana nk'abanzi, ariko muyirekuye ku neza twazabana nk'abaturanyi beza. Hari icyo satari yavuze. Kabiri nabagiye ngo umuntu uteganya yuko
nyuma y'ibitambo byatanzwe kugira ngo bafate hari ahantu bamarana igihe bahamaranye agateganya ko hari ukuntu ngo Washington ngo na Doha bazakora ngo akantu k'agakoryo ngo M23 karekura. Amerika izagaragaza ubuhangange bwayo. Buriya Trump arashaka ko tuzi ko Amerika igiza nyuma se byananiranye ikatinga nyine nk'igihangange. Hehe yabikoze nyibutsa. Hehe yabikoze nyibutsa. Niho ishaka kubikora bwa mbere. Nyine mbwira aho igiye kubikora. Ni muri Tigray, abatigray bari kurwana na Abiy Ahmed. Ese ni hagati ya Eritrea n'iyihe byandi birwanira umugezi. Igiye kubikora muri Kongo. Igiye kubitangira muri Kongo. Trump ari yasigaje imyaka ingahe muri office 2. Midterm zizaba 2026 ejo bundi. Nese uzi nimba zagumana House of Representative cyangwa se Senate. Muhane magambo nawe ubwe bamuri nabi bati ibyo wiyamamaje utubwira byose ntabyo wakoze. Imyaka 2 ya nyuma zaba arimo arwana no kugira ngo abanyamerika bave mu nzara. Ubwo nicyo gihe azaba ari buze gucoordinatinga ngo ibitero azakora ibitero hariya cyazashyiraho ambarigo. Nakubajije ngo Trump kuba atarashyizeho sanction. Tukaba dufite sanction 14. Russia ifite sanction 24 nimba bitamaze kujya mu 28. 28,000. Uzubwo ko ukuntu bemeze basanctiona perezida, bagasanctioninga abana be bose, bagasanctioninga abakozi bose n'abakora amasuku kwa perezida, bagasanctioninga abantu bagemura y'ibiryo, bagasanctioninga umotari, bagasanctioninga nkangira ukora iki kiganiro, bagasanctioninga n'umotari wanzanye. Mbese batanga sanction ku buryo bati wowe ucuruza amata witwa Inyange ushobora kuba amafaranga ucururisha hari ukuntu afitanye isano na Rusororo nawe turaguhanye. Noneho n'abanywa Inyange mwese namwe turaba mbese none se uriya mu boss wa Chelsea wagize ngo we ntafite sanction. Abramovich nawe arazifite buriya barasanction. None rero nimba ibyo ngibyo Kayikwamba yarabonye ko bitanashoboka. Erega nabubwiye ngo ese ubundi kujya ushaka Amerika sanction u Rwanda ruri kurwanira ukuri. Kujya ushaka ko sanction na M23 ari kurwanira ukuri. Habya nigeze mvugaho cyane by'inkiko. Ubundi bazamenya rinde wishende. Bazazana abahamya. Abaki? None se bajya gukora mapping report Philip Regency ntabwo Senator Evode yatubwiye ahantu yakuye ubutanga buhamya. Evode yari umutanga buhamya yibereye muri Canada. Ngo bakavuga na Philip Regency amwe ati ndi kurya abana no Kampala ati hari ibintu biti imansura ati nimba bivuga ngo ibimansuro atari ko mbwira ati muri Kongo ati buriya byandike gute. Kameme Evode yarakiri ku rundi ruhande akavuga ati nyine andikamo gutya na gutya. Ati none se nabahebaje nari bo mu Rwanda wenda nacomekamo kugira ngo nyine raporo iburu ruryohererane. Raporo bamuhaye amafaranga ngaje kuri tere yinjire ku butaka bwa Kongo. Abazere témoin oculaire ahuza ubwo butanga buhamya nkuko criminologie ikora donc ariko ntago zira report ziba ziri scientifique abari raporo ziri politique ziri politize. Niyo mpamvu uzasanga barimo muri ayo maraporo biko mu Rwanda gategereza ibyo mu nkiko kubera iki mu rukiko ntago bakoresha raporo ziri politize. None nakubaza hapfe miliyoni 10 ndabyumva ni bangaye bishwe na FARDC wayitumwa ngo 0 ikompra ya FARDC yo muyohereje igenda idafite ko ntawe. Aha ni bangaye bishwe na FDLR ntabo. Ni bangaye bishwe n'abarundi se ntabo. Gute izo miliyoni zose 10 zishinjwa zishinjwa abandi? No, miliyoni 10 ni total somme total y'abantu bapfuye. Ariko byose biri ku Rwanda. Ikibazo nta ntambara itagira abo bita collateral damage. Dommage collateral. None se uri kubibwira Amerika yo wayibwira ngo nishyire inkiko zibyo muri Iraq yazishyiraho. Nese nta muturage waguye muri Iraq. Urabona ikihutirwa rubangwa agiye gushyirwaho inkiko. Nakubwiye ngo muri izo miliyoni 10 ushobora gusanga benshi barishwe n'ibisasu byabaguyeho bisobanuye ngo ni dommage collateral. Burya icyo bita crime de guerre ahubwo waruzi ko buriya abarundi bari mu Cibitoki bakoze crime de guerre. Kurasa ku munara wa Vodacom byitwa crime de guerre. Kurasa ku bikorwa bya gisivile
kurasa ku bikorwa bya gisivile erega ushobora kurasa ahantu hava amazi ukarasa ibigega bya essence nuhango ugahita uteza chaos mu gihugu ishobora gutuma abaturage bicwa n'inzara nk'urugero ko Uburusiya buri kurwana muri Ukraine utayisa ko abaturage ba muri Ukraine batabaho kuko Uburusiya ntago hari ahantu bwarasa bagahita bicwa n'inzara bose bagapfa bakarangira ariko ntago babikora rero iyo utanye kujya cibitoke ukarasa umunara wa telefone ubwo se uri kugira ngo nihagira umuntu ushaka gutabaza ati ngwino tuhunge asange telefone itagikora tuve kuri ibyo barashe mu kigo cy'abanyeshuri ibyo ni ibyaha by'intambara cyangwa se wenda bagaragaza ko bataharashe aricyo kigenderewe bikaba byagira ukundi byitwa sibyo nakubajije ngo izo nkiko zashyirwaho zihanende gute zishingiye ku yetemonyage se yande yatanzwe mu buhe buryo karicyo kibazo ko dufite abantu bavuye muri FDL mu Rwanda bavuga bati bajya badupanga kuri mission zo gufata abakobwa ku ngufu ubu kagenda bavuga ati nugaruka utabafasha ahubwo turagufunga turakumerera nabi none se bari muhiye coalition ya FARDC none se imanza nizitangira tuzajyana abo batanga bamya nabo bajye gushinja wabahaye iyo order none se uhaye abantu order yo kugira ngo bagende bafate ku ngufu nta order yo kugira ngo bice abantu bayamuhaye none se ko tugiye twumva u Rwanda ruri gushinjwa genocide ese warabimenye muri Kongo haryo urya mukobwa ufite akazina keza na kumudamu ufite akazina keza Urujeni voilà ambassadeur Urujeni uri Geneve bakavuga ngo reka twimuke kuzina nyingati oya ntago mwimuka twashinga gati shinga umuhati ntago ushinja u Rwanda genocide experience n'amateka ntago urahaguruka ngo dushinje ngo genocide y'abahutu ngo muri Kongo none abo bahutu ntago bapfuye barapfuye none ko uretse kubashinja u Rwanda bidahama bidafata bishwe nande bapfiriye mu ntambara no hari uwabishe kugira ngo abagereke hari teori ya criminology tuvuga ngo aki profite lo crime nimba u Rwanda rutishe abo bahutu 300 ni impamvu ni kuvuga ngo bapfiriye mu ntambara kandi abo bahutu bakaba batwiciye amazu bakanicwa noneho bishwe nande biravuze ngo uwabishe nurabikuramo inyungu ese u Rwanda rwari kubica cyangwa M23 kubica ifitemo iyihe nyungu ntayo kabiri yuko ari ibikoze byayihagurukiza amahanga akayimera nabi bivuze ngo rero hari umuntu witwa FDLR umurundi muzalendo cyangwa umufaridese cyangwa se mucanjo sinzi wariwe waje yica abahutu kugira ngo abigereke ku Rwanda magambo makeya izo nkiko bavuga ko zizajyaho niba banze bakemura ikibazo mu buryo bwuzuye niba mara kubona ikibazo cyakemutse mu buryo bwuzuye rwose izo nkiko babone gutanya gutekereza kuyishyiraho no kuzishyiraho ariko nibashyira imbere iby'inkiko bakazashaka guhana abantu bakoresheje intuza ziri politize nka kurya njya muri Amerika ngo sanction kuri Kabarebe ngo sanction ngo kuri Makenga ngo biriya ni sanction ziri politicized équilibre de responsabilité ariko nibashaka gushyira imbere izo nkiko n'izo manza ziri politize zigamije gushimashima impande zombi ngo hakura amabuye bazaba bari kugira ibintu worse bari kubigira bibi cyane ese wasanga ari Trump yaranavuze kuri ariko oya nanjye bango yarabivuze bari bw'abahungu bahaguruka kandi nibuka yuko yabivuze ahubwo ikomprimize nabi nibuka yuko yabivuze ikomprimize nabi so hariya muri Kongo rero birasaba yuko ibibazo bikemurwa abantu bongeye kwicara bakareba impamvu muzi bakareka biriya bintu barimo Kisekedi bamwakiye nk'umwami harya buriya bamwakiye nk'umwami yagize ate ku ngumane nabo kwagira ngo sinzi ibintu byabo yatsinze u Rwanda baraje baramwakiye nk'umwami agiye mu nteko sena iraje sena imaze kuza n'inteko yari yatubwiye ko azateranya inteko na sena ashaka gutera u Rwanda nta nubwo batangarije yuko bagiye gutera u Rwanda n'ibindi so mu by'ukuri tunajya ku musozo nta utanezezwa
ari imana ari abakirisitu ari abashyira mu gaciro ari abafite ubumuntu nimureke M23 ibona igihugu yaragikobokeye sibyo yaragikobokeye kandi impamvu barwanira kiri kudashaka kuyumva kandi nimba bashaka gushyiraho inkiko nibashyireho inkiko zihana aba Kinshasa n'abarundi kuko nibo barwaniraga ku ruhande rw'ikibi ariko nanone kuko ukiza abavandimwe ararama izo nkiko sicyo kintu cyihutirwa bigire ku Rwanda n'icyitwa Mutobo suko bose tutakabacisha no harabo u Rwanda ruba rwafatiye muri Kongo rubashyira Mutobo rukabasubiza mu buzima busanzwe suko byabananiye kubacisha Mutobo swate suko byabananiye kubafata bose bakabica ba FDLR suko byarunanira kubacisha Mutobo bajyana amageragere nako kutabacisha Mutobo gahita bajyana amageragere ariko kuko dukeneye ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda nuwangura reba ukavuga uti yego n'abavandimwe bakoze ubwicanyi genocide ndetse bari kwica none hari ahubwo hari abanyekongo bajya baza muri comment kuri Twitter ngariko ubundi ngo abo bantu ba FDLR ngo ko mujye bajyanye mu Rwanda ngo batagarutse kugira ngo baryozwe bene wacu bice kamema ba FDLR hariya muri Kongo muri Nord Kivu na Sud Kivu bahisha abakongo bandi benshi bahisha abamurenge benshi utekereza ko abarundi utekereza ko abarundi batisha abanyamurenge nabo muri nyine abo twirwana hirinda barabishe mu buryo bukomeye cyane muri no minsi ishize nese umuntu avuga ngo Uvira ntigiri bufatwe bari kureka abarundi bakomeza kwica abanyamurenge nese ubwo twirwaneho na M23 bari kuba baraje kurwanira iki Uburundi buhise bujya mu muhuza n'agacano bari basigaranye gato ko kwambuka gaca kavimvira cyangwa se abantu bavuze ko ntuza Uvira itari tombe biroroshye manza Uvira itari tombe mubwira abarundi babivugiye byagukanga biri kuvugwa n'umuntu ufite icyo gukoraho rero ntacyo abarundi bakora ku Rwanda nta n'icyo abarundi bakora kuri M23 kuko iyo bakakikozeho bakaba baragikoze na kera simpwe bagiriye aba M23 kabiri ni ariko hari ikintu nge ntanumva iyo uvuga ngo uzarwana n'u Rwanda kuvuga ko u Rwanda ruri muri M23 wabanze ukarwana n'u Rwanda ruri muri M23 ukarutsinda kuko hari ibintu umuntu avuga nkumva ntabyumva neza buriya kuko Putin yakubise Ukraine kandi Ukraine ifitemo n'abarwanyi bo mu bihugu bitandukanye bya NATO shatse bagati ubwo maze gukubita Ukraine ifitemo n'abongereza n'abafaransa ifitemo abakoresha indege n'abakoresha drone wakisuma Amerika nkareba ko narasana nayo ra wareba ko narasana n'ubufaransa cyangwa se n'ubwongereza ra nawe batu Rwanda kuko rubaye ruri gufasha M23 nkuko babivuga ikaba yakumwesheje amazi wanyweye amazi ko biri bushira yakumwesheje amazi wenyine nono icyo gihe yabana kumesha amazi irimo yitsimbatsimba kuko iri gukora ibintu mu buryo buri degize none nuyiterera mu Kirundo no yo noneho izagira gutezamanuka n'ibifaru indege n'ibyo utazi uzabibona nakatazaza uzakazana cyabazakazana so mu byukuri hari ibintu umuntu avuga ukavuga uti what's wrong with you reka nkumvisha akantu gato ibi bintu ntuze yabivuze yishingikirije iki ndetse nze bikumvishe neza ko ndi Paul yavuze ateze mwirinde zo ntuza naize ugiye kumbwira ibya Bobby nagari wenge kumvisha ha ugiye kumbwira ibya Bobby harya nako ibya Max se yabaye twayita Bobby cyane Max ego birekeraho ngaho ntabwo ijwi rye risamaje kuryumva hari amajwi niyo umuntu yaba ari umwanzi wavuga uti avuga neza ariko reka ibyo tutabijyamo abantu bajya kubona ngo nimuna kataka aba president ntabwo ndi kumwataka ahubwo ndi kuvuga just reality ntabwo afite ijwi riri sounding fresh ko abantu iyo bagiye kwa akazi k'umunyamakuru hari igihe bashaka no kumva sound yawe ijwi ryawe imvugo yawe nyine riryoha gute mu matwi y'abantu yabivuze yishingikirije ku ngabo z'ububirigi ububirigi bwari buri kumushimashima mwongoza akareba intwaro bwamuhaye akareba indege akareba ko bamubwiye ati turagwana n'abazungu bazazitwara akavuga ati ahangaho zaba nikwije ikindi ariko abayobozi b'u Burundi ntago bakunda abarundi
uti kubera iki bo bashaka kubikoresha nk'iturufu yabashyira ku meza i Washington kuko bakomeje kwaka kujya ku meza i Washington twabwira tuti mwe mumeze nk'abayaya n'ababoyi bo mu rugo ntago nyine inzu yajya kugurisha inzu ngo umuyaya n'umuboyi baze muri negotiation ngo kuki ngo si mutankiza aho muganirira igiciro cy'inzu nubwo yibamo waje muri Kongo kugira ngo ufashe abanyekongo rero nkuko bigeze kumubaza ngo kuki bari gufasha uduce kandi ingabo z'uburundi zihari ngo twe ntago Burundi twagiye gufasha ntago ari twe mwabibaza ati mwabibaza Kongo ko twe twagiye gufasha ati rabo dufasha nibo mwabaza ngo kuki uduce dufatwa kandi n'Uburundi buhari atako twe ntacyo mwatubaza so nako rero atagomba kujya i Doha cyangwa se muri Washington ariko we arashaka guprovoka uburyo yajya Washington byanga bikunze mu buhe buryo guprovoking uburyo yajya akora ku buryo agaragaza uburyo hari intambara ya M23 iri kuba ku butaka bw'u Burundi atete ko Burundi bari bupfiremo kandi rero bayikuruye ayizana ku butaka bw'u Burundi kugira ngo abone excuse zo kuba yareba nimba yaca mu kirundo nko bivuga noneho Amerika ihurure nk'ivuga ngo ibihugu bibiri bigiye kurwana kuko yamaze kubona ko Amerika ihurura ari uko ibihugu bibiri bigiye kurwana ariko none akanuka k'ubuhanga bashyizemo gusa ntago ari ubwenge hari itandukana hagati y'ubuhanga n'ubwenge kandi k'ubuhanga nuko iyo barasa mu kirundo ntago Amerika yahurura hagati y'u Rwanda n'u Burundi ko mwese nta mabuye mufite ashamaje ku buryo bajya guhurura ariko ashaka uburyo avuga ko u Burundi buri kurwana n'u Rwanda ariko buri kurwanira ku butaka bwa Kongo hari amabuye none Amerika ituvuga ati none nawe vayo Washington kuko nawe wahindutse u Rwanda bitari kuza gufasha u Rwanda ngo Burundi burashaka kugira ngo bureke kwitwa ko bwaje gufasha Kongo kurwana na M23 cyangwa se kurwana n'u Rwanda whatever none byitwe ko ari u Burundi noneho buri kurwana na M23 kandi u Burundi buri kurwana bufite impamvu yo kurwana yabwo ubwabwo niyo mpamvu bumvishe uriya mu muyobozi wa Minafete yabo cyangwa se wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga yabo ntago yitwa Minafete ni ya Kongo ni y'u Rwanda nyine Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga yayo yaravuze ngo ingabo z'Uburundi ziri mu Burundi ziri muri Kongo kubera ubusabe bwa Kongo ngo kandi ngo zagiye kugira ngo zibafashe kwirukana ababateye ngo u Rwanda nirwo rwabateye ngo ariko nanone ngo bari kugira ngo barinde ubusugire bw'u Burundi n'abarundi n'ibyabo icyo kintu kumva gihuriye bagiye muri Kongo kujya kurinda iby'abarundi gute defending measures nabo bafite defensive measures okay ariko nyine kubivuga kuriya ni bikwereka u Burundi karita bushaka gucanga bushaka kugira ngo nabwo bwitwe ko burimo burwana na M23 ku bwabwo noneho bitakitwa ko buriya ahubwo reka mbahaga tekinika Barundi nimutangaza yuko muhagaritse amasezerano mwagiranye na Kongo yo kubafasha kibazo se ko mukeneye amafaranga Kisekedi yabishyuraga ku basirikare bapfirayo ntacyo bafite bapfira n'abakongomani bari kurwana na Kongo abarundi mwajemo gute kabiri waruzwe amategeko muri mpuzamahanga atabyemera buriya biriya bavuga ngo Museveni afashe inkotanyi ntago yarabyemerewe ntago wemerewe kwivanga mu ntambara z'abanyagihugu barwana n'ubuyobozi bwabo kabiri buriya n'uwo wemerewe kuzana indege na za drone bari gukora amakosa menshi y'intambara ntago wemerewe buriya Kongo yakabaye nabuzwa kugura intwaro nese Habyarimana bari bamuje kugura intwaro uzi impamvu se ntago bakwemera kugura intwaro cyane cyane za rutura uri kurwana n'abaturage bawe ubu abanyakimisagara uyu munsi bafashe intwaro kugira ngo bajye gukora rebellion ntago u Rwanda rwahagurutse indege Kanombe ariko AK47 na bayonet wenda wabikoresha so ntago bashaka ko uvuga ngo mise mpagurutse indege ngo bose mbatwikiye cyarimo kameme bafite ibyo barekaramo n'abaturage bawe so don't do that kabiri ntibyemeye kuzana mu gihugu cy'amahanga niyo mpamvu Kisekedi avuga ngo n'u Rwanda rwamuteye kuko ntiyemereye kurwana na M23 atabeshye kiri mu Rwanda ngo azane abacancuro azane Sadeke azane u Burundi ntago ababyemerewe agomba kuzana icyo kinyoma icyo gihe byara nawe yagereje kwikora bangu n'abagande bamuteye ariko Museveni yari male ntago yigeze azana ingabo za UPDF gufasha inkotanyi none sikuntu bari barabanye nuvuga ko ari ubushake yarabuze wasanga ubushake yarabufite bwo kuvuga ngo nabahabataye 10 ariko ikibazo nimba biri kuvuga ko ari abahungu batashye wabo
nimba bivuga yuko ni abanyarwanda bagiye kurwana na leta y'u Rwanda bagira ibyo barwanira, biravuze ngo ejo bazanabaha ibiganiro, ntago igihugu cy'amahanga cyemerewe kuzamo. So rero ubwo wenda ibyo nabivugira kuvuga ngo Uburundi mbakopeje, nimba mushaka kujya Washington kugira ngo namwe muzahabwe amasezerano y'ubukungu nk'ay'u Rwanda rwahawe, nimba ari byo mushaka, reka mbakopeze nubwo ntari kumva inyungu yo kubakopeza, nimubanze mudekarare yuko mutakiri muri bilateral agreement na Congo, noneho mugaragaze yuko mufite impamvu yo kurwana M23 yanyu ubwanyu nka mwebwe. Ikibazo nuko bizahita bibakuraho uburenganzira bwo kujya muri Congo, kuko icyo gihe wasobanura tese urashaka gusanga M23 muri Congo, ibyo bizahita bitangira kwivanga. Ariko nyine Uburundi burashaka kugira ngo nabwo bujye ku meza ya Washington, nimumara kujya ku meza ya Washington buhakure agreement ya economic nk'uko u Rwanda rwayihakuye. Nubwo ku ruhande rumwe kuyakura ni kimwe, gutangira gushyirwa mu bikorwa ni ikindi kintu tutazi nimba ejo mu gitondo. Ariko nanone buriya hari abantu batazi uburyo ibintu bikora. Leta ihora ari leta. Intwaro Mironko ntago yigeze ajya mu rukiko mubwiye ngo ntago yemerewe kwishyuza leta y'u Rwanda intwaro wakopye Habyarimana. Bivuze iki? Ari amasezerano ashobora gusinywa. Ejo Colonel Nanga ntago yeze bumva avuga ko azayobora Kinshasa. Umunyamakuru yamaze ngo noneho ngo nshobora kwandi kuvugana na next president of Congo DRC. Undavuga ngo je suis père oui. Ufite ubwoba kukubwira ngo ikibajije uko niko kuri. None se nk'urugero ejo Colonel Nanga agiye kuyobora Kinshasa, amasezerano yose yasinywe i Washington ajya nivanga amabuye azayatunganirizwa mu Rwanda, urumva azanga kugira ngo ayo masezerano ashyire mu bikorwa? Urumva azavuga nka Kisekedi uvuga ngo yango ntago twashyira mu bikorwa ngo ingamba z'ubwirinzi zitaravaho? Byanga bikunda rero kuba amasezerano yarasinywe bifite inyungu, bifitiye u Rwanda n'abanyarwanda, kandi bifite inyungu Kongo iramutse iyobowe n'abakongomani bakunda abanyekongo kandi bareba kure, bafite inaribonye muri geopolitique no kubana n'abaturanyi no guteza imbere igihugu muri rusange. Ndumva ari ibyo navuga. Naho uvirayo iri tombe, umuntu uvuga ko itari tombe nabwire bato y'abarundi ije kavimvira ifate video ibyine kamucerenge, nuko muri iyo video bayicisha live kugira ngo tuze kubona uburyo ikompora na bayoneti birabicicikana n'udushoka, noneho ko nyina akomeza tubwire ko itari tombe. Reka dusoreza aha. Kandi nimba uvira atari tombe, ubwo nagoma ntiri tombe na Bukavu ntiri tombe, kuko nuko tubatunze. Mwebwe nta kijya kiba tombe na gike na kimwe. Message kuri Mbayahaga Apotre, ukurikije ibyo yavugaga mu biganiro. Paul yaravuze ngo mwirinde izo mbwa, ntago nigeze mbona ha message zo mbwa. Uransaba message kugira ngo ibikora iki? Urakoze cyane Apotre. Mumvugana n'abagabo, ntago njya mvugana na ziriya.